Mbabazi, ndakwinginze hunga kanguka rwose, ndakwinginze wikomeza kumera nkaho usinziriye. Ese ubwo urabona wakomeza kuguma muri ubwo buzima? Mbabarira rwose, gira icyo ukora. Mbabazi yabwiye inshuti yanje ati ariko se yanje, ndajya hehe koko? Kubizi neza ko nta mubyeyi nta muvandimwe, urumva najya hehe? Ngaho mbwira nkora iki, mbigenze nti? Ndabasuje cyane kandi mbahaye ikaze mwebwe mwese mudukurikira hano kuri Inema TV. Ni karibu cyane ku nkuru zacu ndetse no ku biganiro byacu bitandukanye. Reka rero mbanze mbashimire mwebwe mwese mwamaze gukora subscribe, kandi namwe mwese mutarayikora rwose ndabashishikariza kuyikora kuko ni umusanzu wanyu ukomeye cyane. Reka rero dukomeze n'inkuru yacu y'urukundo y'uyu munsi, aho dutangiranye n'umukobwa witwa Mbabazi, inshuti yanje irimo imushishikariza guhunga. Ese Mbabazi niki cyamubayeho gituma yumva yahunga? Ese ko twumvise avuga ko nta babyeyi nta bavandimwe, ese byamugendekeye gute? Gumana natwe rero ntuze gucikwa. Iyi ni inkuru y'urukundo nziza cyane, ni inkuru irimo byinshi cyane wayigiraho, ariko kandi irimo n'amarangamutima menshi rwose. Abantu mukunda kurira muze kwihangana. Dutangira. Mbabazi ku munsi wari wabanje yari yaryamye, gukanguka ariko byanze neza. Yari yatinze gutaha, yumvaga afite umunaniro. Kuva mu buriri byari byanze, yajya kubyuka agatotsi kakongera kakamufata. Kwa kundi nyine kuva mu buriri biba byanze, ukumva wakiyongeza utunota dukeya, ariko nyine ukaza gushiduka wongera ugasinzira. Nawe rero icyo gihe niko byari byamugendekeye. Yashidukiye hejuru anti we arimo kumukomangira amubwira ati Mbabazi, bwakeye uzahana amasaha ageze, byuka rwose dore wakabije. Mbabazi nawe yarebye ukuntu koko bwakeye, yumva isoni ziramwishe, ahita abyuka vuba vuba yitera amazi, nuko arangije araza yambara vuba vuba. Yacuruzaga imbuto mu isoko, yazindukaga buri gihe mu gitondo kare cyane kugira ngo abanze ajye no kurangura yongere ku byo yararanye. Niyo mpamvu anti we yari arimo kumubwira ngo ntagire vuba byuka agende, kuko yabonaga yaryamiriye cyane, kandi nyine buri gihe mu gitondo yabaga afite na lift imujyana ikamugeza ku isoko aho yacururizaga. Anti we rero yabonaga nakomeza gutinda n'iyo modoka ishobora kuza kumusiga. Ntago yakomeje kumutunganya cyane kuko ntago byari ingeso ye kuryamira, ahubwo nuko ijoro ribanza yari yatinze cyane arimo gucuruza, kuko yari agifite abakiriya no mu masaha y'ijoro. Mbabazi amaze kwitegura nyine no kwambara, yahise asohoka ariko abanza kunyura muri salo ngafata agasakoshi ke yari yaharaje. Akigera muri salo yabonye umugabo wa anti we yicaye aho ngaho arimo atumagura itabi. Mbabazi ibyo bintu yabyangaga urunuka, yangaga ukuntu uwo muhanko we yitwara, ariko nyine akiha akabanga kuko nta handi yari afite ho kujya. Yahise amusuhuza ati Mbabazi, waramutse ute? Aramubwira ati naramutse neza. Nuko ahita areba aho yari yasize agasakoshi ke, ariko abanza kukabura. Yarebye neza abona kaguye aho ngaho inyuma y'intebe, nuko arunama kugira ngo agatoragure. Mbabazi asubije amaso inyuma, yabonye wa muhanko we arimo kumwitegereza cyane, ari kumureba ku buryo butangaje. Mbabazi isoni zaramwishe. Ikanzu yari yambaye ntago yari ndende cyane, ariko nanone yumvaga atewe isoni no kubona rwose anko we amureba indoro nk'iyo ngiyo. Mbabazi ntago yigeze abitindaho cyane, yahise asohoka ngo agende. Nuko ageze hanze ariruhutsa, nuko atangira guhumeka neza kubera ukuntu umwuka w'itabi yumvaga neza wenda kumwica. Yahise arebwa n'ukuntu imisatsi ye atari yayifunze, nuko ahagararaho gatoya ngo abanze yitunganye neza. Nuko ariko mu gihe arimo kuyifunga atangira gutekereza ati ariko mana yanjye we, anti yaragowe, umugabo we rwose ntago yiyubaha. Yatangiye gutekereza ukuntu
mu minsi ishize amaze iminsi ashaka no kumukorakora bisa n'aho ashaka kumufata ku ngufu. nuko atangira no gutekereza ukuntu yari arimo atumagurira itabi aho ngaho muri salo ahantu abantu bose bateranira, atari ko se buriya niyo byibuze ajya no hanze akaba ari hanywera itabi. Mana yanjye, anti yaragowe kubera ukuntu yari azi imico ye, ukuntu bahora batongana, ukuntu ataha yasinze, ukuntu ari umuntu utajya wibaha habe na gatoya. Mbabazi yatangiye gutekereza ati sinjye uzarota mvuye muri uru rugo rwose, sinjye uzarota mbonye nduvamo ubutazarugarukamo ukundi, kuko uriya mugabo mba mbona ntazibye rwose. Mbabazi akiri aho arimo gutunganya imisatsi ye neza, anti we yahise ahamusanga atari ko se Mbabazi ufite ikihe kibazo koko, uracyari hano? Ese urashaka kugenda witegeye? Ubwo ufite amafaranga ahari, ese ubwo urabona ayo matike twazayakura he? Urabona papa Ange nagusiga uri bubigenze gute? Nagusiga ntugire icyo umbwira. Mbabazi yahise amubwira ati ndagiye, ahubwo se nta kintu uri buntume ku isoko? Anti we ati genda uyu munsi nta kintu ndi bugutume. Papa Ange uwo mwanti we yamubwiraga yari umugabo w'umukire bari baturanye, wari ufite imodoka. Umukobwa we Ange yari mu kigero nk'icya Mbabazi ndetse bari n'inshuti cyane. Ange nawe yazindukiraga mu iduka ry'iwabo hafi n'aho Mbabazi yakoreraga. Mu gitondo rero Mbabazi yaprofitaga lift ya papa Ange kugira ngo amugeze ku isoko. Mbabazi yahise agenda yihuta cyane, ageze iwawa Ange asanga imodoka iparitse aho ngaho bisa naho bari bamutegereje. Haburagaho gatoya rwose ngo bamusige. Yasanze Ange atangiye gufata telefone ye arimo kurebamo nimero ye kugira ngo amuhamagare amubaze icyatumye atinda. Nuko amubonye ariko ahita abireka, aramubaza ati Mbaba, byakugendekeye gute ko uyu munsi watinze cyane? Uzi ko papa yari agiye kwigendera? Mbabazi ati mana yanjye ni ukuri mumbabarire pe, nanjye sinzi ukuntu byagenze, ibitotsi byamfashe mu masaha ya mu gitondo. Binjiye mu modoka ngo bagende, ariko bagiye kugenda papa Ange hari umuntu wahise amuhamagara amubwira ko aje kumureba, kamukeneye rwose ngo ntagende batabonanye, ko hari imari ishyushya amufitiye. Nk'umucuruzi papa Ange ntabwo yagombaga kugenda, yamubwiye ko nta kibazo agiye kumutegereza. nuko uwo muntu amubwira ko atari butinde, nko mu minota 8 cyangwa 7 araba ahageze. Ange yahise abwira Mbabazi ati ngwino tugende mu rugo ubanze winywera icyayi, mu gihe papa araba ari kuvugana n'uwo muntu. Mbabazi yahise amubwira ati oya sha, ahubwo se kagafone kanjye kari he? Kubera ukuntu nabyutse njagaraye nakerewe, nshobora kuba nakibagiriye mu rugo. Mbabazi yarebye neza ahantu hose nuko arakabura, ahita abwira Ange ngo namuhamagare bumva ahantu gasonera. Nuko wumva kari gusona, ariko Mbabazi arebye mu bintu byose yari afite ntiyagasangamo. Ati byanze bikunze ubu ngubu nkibagiriwe mu rugo ko nta handi hantu naciye. None se ubu wajya kugafata ko nasanga papa wawe amaze kuvugana n'uwo muntu hari ikibazo? Ndumva rwose nagenda nkakazana, kuko ngize Imana nkabyibuka nkiri hafi, kubera ko mu kazi ndagakenera cyane kari agatelefone, hari igihe abakiriya banshaka. Ange ati ngaho genda ukazane, gusa wihute ntihongere gutinda. Mbabazi yagiye yihuta, ariko ageze iwabo atangira kugenda gake gakeya kugira ngo anti we atamwumva agarutse, n'ukuntu yari yahereye karamubwira ngo nagende. Yagiye gake gake nuko yinjira mu cyumba cye, asanga ka gatelefone yari yakibagiriwe aho ngaho, ahita agafata nuko arasohoka. Ageze kuri salo ariko yumvishe anti na uncle we barimo baganira, ariko basa naho batarimo kumvikana, wagira ngo barimo gutongana. N'ubundi gutongana muri urwo rugo byari ibintu bisanzwe, wagira ngo nibwo bwari ubuzima bwa buri munsi. Mbabazi ntiyabitinzeho, ariko nanone yumvise ukuntu hari gukomeza hagaruka izina Mbabazi mu biganiro bari kugirana, nuko agenza gakeya atega amatwi kugira ngo yumve ibyo barimo kuganira neza.
yagiye kumva yumva uncle we arimo aravuga ati Mbabazi agomba gusanga uriya musaza Andrew bakabana, nta kindi agomba kubyemera. Imyaka 21 amaze kugira bumva idahagije. Anti we atari kuriya musaza koko n'umwana w'imyaka 21, ubwo nta soni koko, urumva wari ibintu bikwiye. Buriya uriya musaza ntafite nko mu kigero cy'imyaka 70. Uncle ati imyaka ni iki se ku muntu ufite amafaranga? Bakomeje gushwana, anti wumva atabishyigikiye. Ati ngaho utekereza ukuntu tuzabwira abantu ko umukobwa wacu Mbabazi afitanye ubukwe n'uriya musaza ungana kuriya koko. Uncle atari ubukwe bw'iki ko tuzamutumayo, Andrew nawe agahita amufatirana. Anti kumva ayo magambo byamushenguye umutima cyane, biramubabaza. Nuko aramubwira ati ariko se koko wowe urumva ari byo? Wowe ari umukobwa wawe wibyariye mu nda, ibyo bintu wabikora? None se naho batakora ubukwe, ubundi abantu igihe cyose bazabimenyera ntago bazatugaya, ntibazaba bazi neza ko ari twebwe twamushyingiyeyo. Uncle atari kuri mu biki, abantu niyo babimenye ubundi bigutwaye iki? Ubundi se nindi yobewe imyitwarire mibi ya bamwe mu bakobwa b'iki gihe? Tuzavuga ko yatunaniye, kare wabyihitiyemo kujya kubana nawe, ibindi ushaka ni ibyiki? Anti atari ko rwose Mbabazi uramuzi neza, ni umukobwa witonda, niyo twabivuga nta n'umuntu n'umwe watwizera, kandi urabizi uriya mwana twamukoreye byinshi bibi. Twari imitungo ye ababyeyi be basize, twitwaje ngo nuko twamureze. None koko uranagira ngo tumurohe tumushyingire kuri uriya musaza? Uriya mwana aritonda, n'umwana mwiza rwose, ntakwiriye umusaza nk'uriya. Oya rwose njyewe ntago nakemera ko tubikora. Uriya mwana ntago akwiriye umusaza nk'uriya, ibyo bintu ntago nzabyemera, nidushaka tuzashwane rwose. Uncle atari ko se gute utabyemera? None se hano ko ari mu rugo rwanyu urantegeka? Ibyo bigomba kuba vuba cyane, nta nubwo tugomba kurenza iki cyumweru turimo, urabyumva neza? Amafaranga Andrew afite ni menshi cyane, nayo tugomba kuyasaruraho rwose, agomba kutugirira akamaro, kandi yanyemereye ko nibicamo azamo amafaranga menshi cyane. Ikindi kandi Mbabazi namara kugera muri ruriya rugo nawe azajya twibuka twoherereza. Bakomeje guterana amagambo, anti amubwira ati ariko ubundi azakwibuka akoherereza amafaranga ko wamukoreye iki? Ni iki cyiza wamukoreye ku buryo yajya ahora kwibuka? Azibuka se iki cyiza wakoze? Imitungo ye yose reba twarayiriye turayimara, none asigaye yirwa azerera mu isoko ngo arimo aracuruza imbuto. None se ubu ntago aba yenda kurangiza kaminuza nk'abandi? Uncle we ati cicika aho ngaho, ibyo twakoze birahagije. No kuba twaramwishyuriye amashuri yisumbuye nabwo ntako tutagize, ibyo birahagije. Icyo akeneye ubu ngubu ni umugabo ufite amafaranga, nta kindi rero ugomba kumbwira. Agomba kugenda akabana na Andrew, ahubwo tangira utekereza ikintu uzamutumayo, ujijishe nyine kugira ngo azagende ahereyo. Kandi ningira umuntu n'umwe numva ni imipangu yacu rwose ntuzambona. Anti agenda karamwishe, atari ko si uko ko nzakomeza gushyigikira amafuti yawe kugeza ryari? Ese ubu koko nzakora iki? Mbabazi ibyo bintu byose yarabyumvise, yumva yuko umwanzuro wawufashe nta kundi, nuko agahinda karamwica. Arebye n'aho amasaha ageze agenda yirukanka kugira ngo adasanga papa wanje yamusize. Kubw'amahirwe ariko yasanze papa wanje atararangiza kuvugana na wa muntu wari waje kumureba. Mbabazi nubwo yari kumwe na Ange muri ako kanya bategereje ko papa Ange aboneka, ariko yari ameze nk'udahari. Ange yamubwiraga ikintu akamubona ameze nk'utumvise, akamusubirishamo. Ange akamubaza ati ariko si uyu munsi wabaye iki inshuti yanjye? Byakugendekeye gute? Mbabazi ataramusubiza, bataravuga byinshi, papa Ange yahise aza, noneho bajya mu modoka baragenda.
Bageze ku isoko bose bataganira, nta n'umwe uvugisha undi nk'uko byari bisanzwe. Umutima wa Mbabazi wari wibereye ahandi hantu. Bageze ku iduka ry'iwabo wa Ange, Mbabazi yavuye mu modoka nuko aragenda ngo ajye aho yacururizaga imbuto. Ageze ariko n'ubundi bisa naho gucuruza byamunaniye kuri uwo munsi. Yakomeza agatekereza ku magambo yumvise, ubwoba n'agahinda bikamutaha umutima. Andrew yari amuzi kuko yakundaga kuza iwabo agasangira amatabi n'inzoga na uncle we. Yego yari umukire ariko ari umusaza utiyubaha habe namba. Yajyaga yumva banavuga ko amaze gutandukana n'abagore benshi cyane. Mbabazi yakomeje gutekereza cyane ati Mana yanjye koko ubu ndakora iki? Nta bene wacu ngira, nta hantu na hamwe najya, nta buhungiro na bukeya rwose nabona. Ubu se koko ndabigenza gute ko numva ntazemera kubana n'uriya musaza? Byageze nko mu masaa 7 Mbabazi atarabona umwanzuro w'ikintu yakora. Yagiye kubona abona Ange aje kumureba. Ati Shambaba, nabonye utameze neza, ndabizi neza aya masaha iwacu nta bakiriya baba bafite, kandi nawe nuko ndabizi aya masaha abakiriya bawe baba batangiye kugabanuka bakongera kuboneka nimugoroba. None rero narinje kugira ngo tuganire, umbwize ukuri, umbwire ikintu cyaba cyakubayeho. Mbabazi yahise abwira abandi bacururizaga hamwe ngo babe bamusigariyeho ngaraje. Nuko we na Ange baragenda bicara ahantu hiherereye ku buryo nta muntu ubumva. Batangira kuganira, amubwira ibintu byose yumvise, amubwira imigambi mibi yose bamufitiye yo gutuma abana na Andrew. Ange byahise bimubabaza cyane, agahinda karamwica. Atariko se mbabarira umbwire, wumvise ibyo bintu byose none ukaba ukica ahangaha utuje? None se ko bakubwiye ko wumvise bavuga ko ari muri kino cyumweru, urabona habura iminsi ingahe kuko kugira ngo iki cyumweru kirangire? Mbaba kuki uri umutesi cyane? Ndakwinginze hunga, haguruka uhunge, gira icyo utekereza, shaka ikintu wakora. Niba kandi utanafite ahantu ujya, ngwino uri mu rugo. Ababyeyi banyu urabizi ni abantu beza, uzubabwize ukuri, ubabwire iyo migambi mibi bagufitiye. Ntabwo rwose bari bwange kugufasha. Ndakwinginze mbabarira uze nanjye ndagufasha kubumvisha ko ugomba kuba uri mu rugo. Wagize Imana urabyumva rwose, ntiwemere kwica ubuzima bwawe ngo ujye kubana n'uriya musaza w'imico mibi. Mbabazi yabitekerejeho ati rega iwanyu ntabwo naza kuhaba, reba ukuntu duturanye, naba ngiye kubateranya n'iwacu kuko abantu bose bahita bamenya impamvu nahunze nkava mu rugo nkaza kuba iwanyu. Abantu bose bahita bamenya uko byose byagenze, nuko banti bagaseba, abantu bose bakabaho urw'amenyo. Ibyo bintu rero ntabwo mbishaka. Ange ati nyumvira nawe ra, bagaseba nyine, ubundi se sicyo bakwiriye? None se wowe ko bashaka kugusebya urumva aribyo bikubereye? Ntabwo wambwiye ko bavuze yuko nujyayo bazavuga yuko ari wowe wijyanyeho ku bushake bwawe? Ubwo se hari igisebo kirenze icyo umwana ungana nkawe kwishyira umusaza ungana kuriya? Rwose ngwino ibyo ngibyo ubyihorere, bazasebe kuko n'uwo bazaba babihisemo n'ubundi. Mbabazi ati rega ntabwo ibyo byose nabikora, urumva nyine anti wanjye we nta ruhare na rukeya bifitemo, nta n'ubwo abishaka. Nawe rero naba ngiye kumusebya, ubundi byose ni imipango ya uncle, anti wararengana. Ange ati none niba wanze kuza mu rugo urumva wajya he handi? Mbabazi ati njyewe igitekerezo nagize ndumva naba ngiye nk'ahantu kure, ahantu batazamenya aho nagiye, rwose numva aribyo byaba byiza kuri njyewe. Ange ati ngaho rero igire mu mujyi. Mbabazi ati mu mujyi se uko ubizi najya hehe Ange? Nta muryango mpafite, nta nshuti, urumva ari ibintu byoroshye?
Ange ati ibyo biroroshye cyane, ahubwo jya mu mujyi rwose njyewe ndagufasha. Ni nabyo byiza kuko byakorohera no guhita ubona ikindi kintu waba urimo gukora mu gihe waba utegereje ko izo ntambara nyine zabanza zikarangira. Mbabazi atari kurabizi neza nyine ko bitanyoroheye. Ange atari ko waretse guteta rwose ko uko ushoboye kose ugende. Ntibambwiye ko uriya mugabo amaze n'iminsi asa n'ushaka kugufata ku ngufu. None se niba kureba akakwifuza, urumva azapfa kukureka ukamucika ukagenda kuri uriya musaza nk'uko abipanga gutyo gusa nta kintu na kimwe agukozeho? Rwose ndakwinginze gira ubwenge, tekereza kure, menya ko igihe cyo kugenda ari iki, nta wundi mwanya ufite wo gutakaza, nta na byinshi ufite byo gutekereza. Mbabazi koko yabitekerejeho, ubwoba buhita bumwica, yumva atangiye no gutitira. Ati koko ngomba kugira ikintu nkora, ngomba kugenda uko byagenda kose nkava muri ruriya rugo. Ange yahise amubwira ati humurerega ndagufasha, hari mubyara wanjye uba mu mujyi yitwa Brenda, aha naba ndahazi, ni hanini rwose. Rwose ndakwinginze genda mube muri kumwe, ndabizi neza ko azagufasha. Ndaje muhamagare mbimusabe kandi ntago ari bubyange. Niyo mwaba muri kumwe akaba agucumbikiye nk'amezi 3 ukareba aho byerekeza, sibyo? Wenda wazanagaruka hano barahinduye ibitekerezo. Mbabazi yahise areba ukuntu amafaranga yose yari afite yayaranguje n'ukuntu yari yiriwe atameze neza bisa n'aho atacuruje, abona nta mafaranga y'itike n'ubundi yabona. Ange ati inshuti yanjye ntugire ikibazo cy'itike, ndatekereza amafaranga mfite rwose yagufasha. Yamuhereje 6,000. Ati ndabizi yangaya yarakugezeyo neza, ntugire ikibazo na kimwe, ndahari ko bwawe. Mbabazi byaramurenze, ati nari nsanzwe mbizi kuri inshuti yanjye, ariko ubu noneho birandenze, mbuze n'ikintu navuga. Urakoze cyane rwose. Mbabazi ako kanya yari abizi neza ko muri ayo masaha anti we akunda gusinziriza umwana, nawe agahita asinzira agakanguka nko mu masaha 10. Anko we nawe ntabwo muri ayo masaha yabaga ari mu rugo. Yahise afata umwanzuro yuko agiye kugenda, agafata igikapu cye akagenda. Yahise afata akamoto aragenda, ageze iwabo agenda gake gake n'ubundi ajya mu cyumba cye apakira utuntu dukeya tw'ingenzi. Nuko arangije afata igikapu cye kugira ngo asohoke, ariko ubwoba ari bwose. Arimo asohoka, anti we yari atarasinzira neza, yumvise ibirenge by'umuntu ugenda gake gake, atangira kwikanga umuntu. Nuko atangira guhamagara ati yewe siko ndi kumva umuntu ra, uwo ninde? Anti yahise abyuka kugira ngo aze arebe umuntu yumvise agendagenda. Nuko mu gutungurwa abona kubitanya amaso na Mbabazi. Mbabazi nawe ubwoba buramwica, nuko abura aho akwirwa. Yes, ndagushimira ko wabanye natwe muri iki gice cya mbere. Ese koko Mbabazi arabasha kugenda kandi anti we ahise amubona? Ese biragenda gute? Ntuzacikwe n'igice cya 2, turi kumwe rwose, kandi n'ibindi bice byose nzabikugezaho, ntago nzagutindira. Umura rwose inkuru yacu uzajya ubibonera ku gihe. Imana ibarinde. Bari bamaze guhuza amaso, ariko Mbabazi akimara kumva anti wafunguye urugi, igikapu yari afite yahise agishyiraho ngaho imbere y'umuryango. Nuko afungura urugi cyane asa nk'ugisha kugira ngo anti we ataza kwigira arabuka yuko yari afite icyo gikapu. Anti we akimukubita amaso nta kindi yatekereje usibye gutekereza ukuntu Mbabazi yari yamusibona ameze nk'aho ari umuntu rwose udashaka kujya ku isoko, kubona ukuntu yari yaryamiriye cyane no kongera kumubona amasaha nk'ayo byaramutunguye. Nuko atangira kumutonganya, atari ku munsi byakugendekeye gute ko mbona bisa nkaho udatuje? Nk'uje hano kumara iki? Uje gukora iki? Mbabazi utarumenyereye ibintu byo kubeshya yatangiye gushaka ikintu agiye kuvuga, nuko ariko arakibura. Atangira kurya iminwa
ati hari imyenda yanjye narinze gufata hano nari nayibagiwe kandi nashakaga kuyikoresha ku isoko, ndagira ngo rero nze kuyizana nimugoroba byose mbirangije. Anti we ntiyabyumva ati imyenda none se urashaka kujya he muri ijoro ku buryo wumvaga yuko utazagenda ejo uyijyanye? Ubwo nturi kumbeshya? Yakomeje kumutonganya cyane undi abura icyo avuga, mukamubwira ko atangiye kwitwara nabi cyane, ko bisa nkaho ibintu byo kujya gucuruza yabirambiwe ko ari uko yabuze uko abihakana. Mbabazi yakomeje gushaka ukuntu yahikura ariko arabibura, nuko agiye kumva yumva umwana Anti we yari yasize mu cyumba atangiye kurira cyane kandi yari yamusize wenyine. Byabaye ngombwa yuko ahita ajya kumureba, nuko ariko mbere yuko ajya kumureba aramubwira ati Mbabazi ngaho genda urebe iyo myenda yawe maze uyijyane uyikoreshe vuba, nuko nyine uze gutaha hakiri kare ariko utahane n'ibintu byose, imbuto zose usigaranye uze kuzitahana, kuko ndabona ibyo gucuruza bisa nkaho rwose bikunaniye, ndabona utakibishoboye, ugomba gushaka ikindi kintu wakora. Mbabazi ati ariko ngiye gucuruza nta kibazo ndanabikunde cyane. Anti ati hoya byihorere, izo mbuto zose uze kuzitahana, ejo ntabwo uzigera ujyayo, hari n'ahantu nzagutuma. Mbabazi akimubwira gutyo ko hari ahantu azamutuma agahinda karamwica, kuko yari azi neza aho bagomba kumutuma aho ariho. Ikiniga cyaramufashe abura icyo avuga. Anti we ahita amubwira ati ngaho genda nanjye reka njye kureba umwana. Mbabazi arigendera, nuko ariko agenda agahinda kamwishe. Amaze kumva yuko Anti yageze mu cyumba neza, yahise agaruka nuko afata cya gikapu cye nuko agenda yirukanka. Ageze aho yari asize Ange, yatangiye kumubwira ati Ange noneho rwose ibyanjye byarangiye, gahunda yo kunshyingira n'ejo. Ange ati urumva rero ko nawe ugomba kurara ugiye? Nuko ahita amubwira ati none se mubyara wawe mwamaze kuvugana? Aramubwira ati mubyara wanjye Brenda twavuganye rwose, namuhaye nimero yawe, ngaho nawe andika nimero ye muri telefone yawe, nugera mu mujyi muri gare uhita umuhamagara umuvugishe umubwire aza gufate. Nuko Mbabazi ahita yandika ya nimero ya telefone muri telefone ye, nuko arangije arayisevinga, nuko ahita amuhereza n'agapapuro kariho aderese z'ahantu atuye, byose arabibika. Arangije barahoberana basezeranaho kugira ngo ahite agenda vuba hatagira n'umuntu ubabona agatangira gukeka ibyo bari gupanga byose. Mbabazi gusa byari byamurenze, ntabwo yiyumvishaga ukuntu umuntu ashobora kugira inshuti nziza gutyo nka Ange. Yabonaga ukuntu yamuhangayikiye, ukuntu ibintu bashaka kumukorera byamubabaje cyane, ukuntu yiyemeje kumufasha gutyo, akavuga ati icyo nzi cyo nuko mfite inshuti nziza mu buzima. Yamusezeranyije ko azajya amumenyesha amakuru y'uko ameze umunsi ku munsi. Nuko bageze aho basezeranaho, Mbabazi nawe aragenda ajya mu modoka ngo agende, ariko mu by'ukuri ntago yari atuje. Mu matwi ye hakomezaga hagarukamo amagambo Anti we yamubwiye ngo uze gutaha n'imbuto zose usigaranye, ejo ntabwo uzajya gucuruza, hari ahantu nzagutuma. Atari ko se Anti ni ukubera iki yangambanira koko, ko namubereye umukobwa mwiza nkamwumvira, siniga imico mibi, ko ntacyo kuko ntamukoreye, kari nk'umubyeyi wanjye ameze neza nka mama, ni ukubera icyo yatamfata nk'umukobwa we yikuriye mu nda ye? Ese ubu byose ni ukugira ngo adashwana n'umugabo we? Niyo mpamvu yakomeza gushyigikira amafuti ye yose? Mbabazi yakomeje kugenda atekereza byinshi, agashaka kubyihunza ngo atabitekereza ariko bikanga. Yageze ahafata ya telefone ye, kari agatelefone gatoya kandi gashaje, nuko aragafata atangira kwikinira game kugira ngo ase niwe yagize ibyo bibazo byose adakomeza kubitekerezaho cyane. Urugendo rwari rurerure cyane, yagombaga gufata amasaha menshi. Barakomeje baragenda bisa nkaho bitangira no kwira, nuko nawe akomeza kugenda yikinira game kugira ngo yirengagize ibyamubayeho byose.
Hashize akanya ya nshuti yanje yaramuhamagaye batangira kuganira. Anje amubaza aho ageze, undi nawe arahamubwira. Nuko ahita amubaza ati bimeze bite saha iwacu ko amasaha najyaga ntahira yageze ntago bambuze? Anje ati ahubwo niyo mpamvu nanjye nari nguhamagaye, bakubuze bajya kugushakira aho ukorera barakubura, baza hano iwacu nuko naho barakubura, ariko nyine batangira kunyataka ngo ni njyewe muntu wenyine ushobora kuba nzi ahantu uri, ariko nyine nababwiye ko nanjye ntahazi. Nuko barambwira ngo ninkuhamagare, babwira ko phone yawe nahereye kuva kare nyihamagara, ariko ko nakubuze ko itari ku murongo, nababwiye ko yanze gucamo. Mbabazi ati bihorere bakomeze bashake nibageraho nyine barabyihorera, ahubwo mu kanya ndaje nyikuweho nta nubwo iri bwongere gucamo. Kareka ahita amubwira ati ariko se ubundi ninde waba yampamagaye? Ako nta phone agira, nta phone nimwe ajya amarana kabiri, abura amafaranga agahita ayigurisha. Iyo yagurishije nayo amafaranga yamara kumushirana agahita afata n'iyandi nayo akayigurisha kugira ngo abone amafaranga yo kunywera, ku buryo ubu ngubu nanti byamuteye umujinya nta telefone akirwa agura, kuko aba abizi neza yuko umugabo we nashomera azahita amufatira telefone akayigurisha. Iyo akeneye kugira umuntu ahamagara n'ubundi yakoreshaga akangaka kanjye. Urumva rero ko mu rugo nta muntu n'umwe ufite telefone, nta nubwo rwose bari bwirwe bampamagara. Nuko Anje ahita amubwira ati cyakora waranagowe, urihangana cyane, kuba muri uriya muryango ntabwo ari ibintu byoroshye. Baganiriye twinshi bageze aho basezeranaho, nuko Mbabazi aramubwira ati ukomeze rwose wigire nkaho nta kintu na kimwe uzi, ubihorere. Nuko Anje aramubwira ati humura rwose ntago nakuvamo, mu kanya turaza gusubira, turaza kuvugana umbwire ko wahageze ko na Brenda mwabonanye. Batandukanye gutyo, Mbabazi utari umenyereye urugendo rurerure rungana gutyo n'ibitotsi atari yamaze mu ijoro ryashize, yatangiye kumva ibitotsi bimwishe, nuko atangira gusinzira kuko ibitotsi byari bimaze kumuganza. Yese yubika umutwe ku ntebe ngo arebe ko yasinziraho gatoya. Umukobwa bari bicaranye wari wahoze areba game yari arimo gukina akabona ni nziza, yahise afata telefone ya Mbabazi aho yari yayirambitse ku gikapu cye. Nuko wa mukobwa ashyiramo ekuteri atangira kugenda yikinira game. Mbabazi nawe wari wasinziriye cyane, yashigukiye hejuru bageze muri gare abantu batangiye kuvamo. Arebye wa mukobwa bicaranye nuko abantu bamufitiye telefone ahita ayimuhereza, nuko aramubwira ati ufitemo utuvideyo game twiza. Siko nari ngeze kuri level ya 12, nuko nyine ngize ibyago phone yawe igahita ishiramo umuriro, naho ubundi ni twiza pe. Nuko ahita anayimuhereza ati ngaha akira, ahubwo uze kuyicaginga nugera mu rugo. Mbabazi yabanje kutabyumva neza ati ntumbwire ko watinyuka ukamfatira phone utabimbwiye. Nayishyize hasi mbona nyine umuriro ushobora kuza kunshirana, nuko nanjye ubwanjye ndeka kuyikoresha ngo nze kubona uko mpamagara abantu narinje hano nje kureba, none reba ibyo unkoreye. Umukobwa nkaho yacishije make ngo asabe n'imbabazi atangira kumwirataho, nuko aramubwira ati ariko si ubwo ngubwo iyi telefone yawe inashaje gutya koko niba uri kwiratana ngo nayifashe ntakubwiye? Ngaho zana nimero z'abo bantu bashaka guhamagara tubahamagare kuri iyi ngiyi yanjye rwose, njyewe ntabwo mbuze amayinite, zana tubahamagare. Mbabazi ati ubwo se nimero uzi ko njyewe nzifite mu mutwe? Wa mukobwa ati ndigendeye rero niba ntazuze. Ubwo niko kandi abandi bagenzi bose bari basohotse basigaye mu modoka bonyine. Nuko shoferi atangira kubabwira ati nimusohokere mu modoka, ibyo bibazo byanyu mugende mubikemurire hanze. Bavuyemo Mbabazi atangira kumubwira ati ngaho reka nkuremo simukadi muri phone yanjye tuyishyire mu yawe, wenda ndagira amahirwe nsanga hari nimero ziri kuri simukadi, hanyuma nyine mpamagara abantu nashakaga guhamagara. Wa mukobwa ati koko urumva izo channel zose njyewe nazivamo nkazitegereza? Ntabwo ibyo bintu byawe nabitegereza ndigendeye, umuntu waruje kumfata atansiga,
dore yageze hano kare rwose adatangira kurambirwa, ndigendeye uze gushaka aho caginga nuko uhamagara abo bantu bashaka kuvugisha. Yahise yigendera, Mbabazi asigara aho ngaho wenyine gutyo. Mbabazi yahise areba ka gapapuro Ange yari yamuhaye kariho aderese ngo arebe wenda ko haba hariho na nimero za telefone, ariko abona nazo ntaziriho. Hariho amazina ya Brenda na quartier atuyemo gusa telefone zo ntazari ziriho kuko n'ubundi Mbabazi yari yarangije kuzisevinga muri telefone, yari yazimubwiye gusa. Yabonye ntazanditseho, yumva ijuru risa nkaho rimuguyeho. Yatangiye gutekereza ngo yumve ko wenda nimero ya telefone ya Ange yaba yizi mu mutwe, ariko yakurura imibare neza akumva imibare 5 niyo yonyine arimo kwibuka, indi yose arayibagirwa biranga neza. Uko yakomezaga guhagarara aho ngaho kandi ashaka icyo yakora, niko bwakomezaga kwira. Yatangiye kwinginga abantu ngo bamufashe bamushyire simukadi ye muri telefone zabo, nuko abona uko ahamagara, ariko akabona buri wese ari bize, nta muntu n'umwe witeguye kumwumva. Yabonaga nta muntu umwitayeho, byibuze ngo anamutega amatwi. Yabonaga buri wese yibereye muri gahunda ze, nta muntu ufite umwanya wo kumwumva. N'uwamwumvaga kandi nta kintu yamufashaga, kuko harimo nk'abatekerezaga ko wenda ari ubutekamutwe ashaka kubakorera. Yabonye byanze, atangira kwinjira mu maduka atandukanye ngo arebe ko yabona umuntu umucagingira. Yinjiraga bamwakira neza, bamusekera ngo karibu kiriya, bazi ko nyine aje gushopinga, ariko yababwira ikimugenza ntihagire rwose umwumva, bati genda turimo kwakira abakiriya. Mbabazi yahise agenda yicara ahantu ashaka kurira, ati ariko kuki mbona abantu hano ari abantu babi koko? Ese kuki bagira umutima mubi batameze nk'abiwacu mu cyaro? Ko njyewe iwacu abantu bajya bansanga ku isoko bafite ibibazo bitandukanye nk'ibi ngibi nkabafasha, ni ukubera iki bo bameze gutya? Nta n'umwe witaye ku wundi, nta n'umwe ushaka kumfasha. Ese ubundi bigenza gute? Yaricaye aratekereza, ahita ajya ku iduka ricuruza amatelefone nk'umuntu ugiye kugura. Bamwakiriye neza rwose, bamwishimiye cyane, nuko atangira nawe kubyishimira. Afata agatelefone kamwe yabonaga kenda kumera nk'ako yari asanganywe, abwira umucuruzi ati ngaho nshyiriramo simukadi turebe. Bashyizemo simukadi ye, Mbabazi arebye nimero, kubw'amahirwe agiye kubona nimero ya Ange isevinze kuri simukadi, nuko ahita ayihamagara. Batangira kuvugana yishimye cyane, ati Ange mana we, ngize Imana ndagufatishije, ngize Imana birakunze turavuganye, none se wambwiye nimero za Brenda nanone? Ange akomeza kumubwira ati none se sinaziguhaye? Nuko arambwira ati ongera uzimpe yewe. Bakomeje kuvugana, wa mucuruzi ahise azana ukamushyuza telefone, ati mpereza, wikomeza kunkoreshereza telefone utaranayishyura. Niba telefone yanjye wayikunze ushaka kuyikoresha abanza wishyure. Ibivugaga n'umujinya n'amahane menshi cyane. Mbabazi ku mutima ati noneho ibyanjye birarangiye. Nuko ahita amubwira ati harya iyi ngiyi nangahe? Ni telefone n'uburakari bwinshi yahise akuramo simukadi, nuko ayimujugunyira, ati sohoka hano vuba, ntimukaze kudutekaho imitwe, tuba twaribabariye. Genda ava hano wa mutekamutwe we, ndimo ndabibona ko telefone yakuzimanye urimo urashaka guhamagara. Ese ubwo ibi bivuga mu buryo bwiza byari kugutwara iki? Mbabazi yanze kugira ikindi avuga, afata agasimukadi ke ahita asohoka agahinda ari kose. Ati nitwa Mbabazi, ariko banza ntari mutera Mbabazi, kuko ndabona nta muntu n'umwe ufitiye imbabazi. Yahise agenda atangira kongera kureba ko hari uwamufasha, nuko hahita haza umudamu mwiza w'umusirimu usa neza cyane. Nuko ariko we aza noneho ubona atandukanye n'abandi bose, kuko yari yamugiriye impuhwe nyinshi cyane akimara kumusaba ubufasha. Nuko bituma Mbabazi nawe amufungukira, amubwira uko byamugendekeye kose. Nuko umudamu aramubaza ati ubwo bivuze ko nta wundi muntu uzi inaha muri uyu mujyi? Mbabazi ati yego. Uwo mudamu ati humura rwose ndagufasha, ngaho ngwino tubanze tugende
gushakira ahantu wacaginga telefone yawe kuko njyewe agasimukadi kawe ndatekereza yuko katajya muri ino telefone yanjye. nuko ahita amubaza ati none se ubu koko umaze igihe kingana iki hano? yatangiye kumwigiraho inshuti. Mbabazi nawe amubwira ibintu byose. Umudamu ati humura njyewe rwose niyemeje kugufasha, nuko mbonye ako gatelefone kawe simukadi irimo wenda ishobora kuba itajya muri iyi yanjye. nuko ahita akuramo igitelefone kinini cyane arakimwereka. Mbabazi akibonye arikanga ati yewe mbega umuntu w'umukire. nuko ariko yanga kugira ikintu amubwira. uwo mudamu ahita amubwira ati ngaho zana n'icyo gikapu cyawe ngo utwaze, ushobora kuba wananiwe kuko umaze akanya kanini hano. Mbabazi ati ariko mbega umuntu mwiza, ni wowe wemeye kumfasha kuva nagera hano. nuko uwo mudamu ati reka ngufashe rwose ndi kubona warushye, zana n'ako gasakoshi gatoya kawe ufite ngashyire muri iki gikapu kinini, reka gukomeza kukuvuna mu maboko, zana tubishyire hamwe byose mbigufashe. nuko Mbabazi amuhereza ku gasakoshi ke yari yashyizemo udufaranga dukeya, nuko nako bagashyira mu gikapu. nuko barangije nyine baragenda. bagendaga baganira, uwo mama aramubwira ati ubundi se ko bwije waje tukijyanira mu rugo, uwo Brenda ukazajya kumureba ejo? humura rwose iwanjye nta kibazo na kimwe wahagirira, ni ahantu heza cyane. wenda reka tugende tubanze ducaginge, ubanze umuhamagare muvugane, atagira ubwoba yuko wenda waba wagize ikibazo, hanyuma nyine umumenyeshe yuko uzajya kumureba ejo kuko butangiye kwira cyane. humura nzaguherekeza ugende umurebe. Mbabazi ariko noneho Imana yasuye pe, yahise abyemera ati nta kibazo nyine, ngaho tugende ubanze unshagingire mbanze muhamagare mbimubwire, niyumva wenda nta kibazo yaza kundeba araza ndebe tugende, ariko nanone nambwira ko nazajya kumureba ejo nabwo nta kibazo, ubwo nzajya kumureba ejo. uwo mama akomeza kumubwira ati nta kibazo rwose tugende ndagufasha umuvugisha. bahise bagera ahantu kuri kantine, wa mudamu abwira Mbabazi ati ngaho tugende hariya babanze baguha amata, ndabona n'inzara isa nkaho yakwishe, ndahita ngenda nanjye ntangire kugucagingira ndasanga urangije, nuko duhita tugenda. bahise binjiranamo imbere muri kantine, nuko arababwira ati uyu mukobwa wanjye mumumpera amata awanywa, kanze hari akantu ugiye gufata kuri ririya duka, ndahita nza mbishyure duhite tunagenda. nuko aramubwira ati nta kibazo rwose ni karibu. Mbabazi yaricaye atangira kwinywera amata atuje kandi atekanye, yumva nta kibazo na kimwe afite. yari ategereje ko uwo mumama amuzanira fone ye, nuko bagahamagara Ange na Brenda. yanyweye amata, arangije kuyanywa iminota 20 irashira, iminota 30 irashira, n'isaha 7 irangira, uwo mudamu ataragaruka. nuko batangira kwibaza bati ariko se ubu byaba byagenze gute? umwe mu bacuruzaga aho ngaho muri iyo kantine ajya kureba kuri rya duka yababwiye ngo arebe ko yamusangayo, ariko rwose asanga uwo mudamu atigeze anahagera. yabajije abahacururizaga, nuko bamubwira ko umuntu umeze nk'uko nguko ari kubabwira batigeze banamubona. yasubiyeyo ababwira uko bigenze. Mbabazi yahise ababwira ati ntabwo bishoboka, ntabwo uriya muntu rwose umeze kuriya yaba ari umutekamutwe. nuko baramuseka bati umukobwa ko ari umutesira, ubanza hari ibyo uyu mujyi atabizi, abantu basirimutse kuriya nibo basigaye batekera abandi imitwe. Mbabazi atangira kurira ati ibintu byanjye we, telefone yanjye we, udufaranga twanjye we, ubuse koko ndajya hehe? yatangiye kurira. nuko baramubwira bati hangane nyine, ubwo nyine arakwakiriye utangire umenye ubwenge, muri uyu mujyi nta muntu upfa kwizera umuntu uko abonye kose. nuko bahita bamubwira ati ahubwo natwe twishyure. Mbabazi ati ukuri nta mafaranga mfite. bati twishyure da, twabwirwa n'iki ko utarufatanyije n'uriya mudamu guteka imitwe? nuko arababwira ati nukuri nta hantu mpuriye nawe, nuko duhuye akanya nkabona mfitiye impuhwe nkagira ngo agiye kumfasha. yakomeje kubatakambira, nuko bageze aho baramubwira ati ngaho genda
n'ubundi igikombe kimwe cy'amata ntabwo aricyo cyari kuzadukiza. Mbabazi yahise asohoka ariko yicara aho ngaho hafi kuko rwose yari atariyumvisha ukuntu umudamu nk'uwo yaba yabonye yatinyuka kumwiba. Nuko yicara indi saha imwe kugira ngo ategereze ngo arebe ko yagaruka, ariko n'ubundi amaso ahera mu kirere ntiyigera amubona. Bwari bumaze kwira cyane, ahantu hose batangiye no gufunga. Nta kintu yari asigaranye usibye inoti y'igihumbi yari afite mu mufuka w'agakanzu yari yambaye bari bamugaruriye ubwo yategaga imodoka. Yararebye icyo gihumbi atari ko si ubu koko ndabigenza gute, ubu koko aya mafaranga aramarira iki muri iri joro? Nta hantu nabona nakodesha aho kurara, nta kintu na kimwe nayakoresha. Yatangiye kwibuka ukuntu quartier yo kwa Brenda yitwa, ukuntu yari yayisomye kuri ka gapapuro, nuko yigira inama yo gufata moto ngo nibuze ngo igende imugeze muri iyo quartier, nagera yatangire kubaririza. Amafaranga yari afite rwose byarumvikanaga ko yari make cyane. Muri iryo joro nta kintu yari kumumarira urebye. Abamotari bose barazaga yababwira igihumbi bagahita bikatira. Ageze aho yinginga umwe ati basi ungezeho igihumbi nashiramo wigendere, ahandi ndahagenda n'amaguru. Mbabazi ibyo yari yajemo akeka ko biri bumworohere yasanze bitoroshye habe na gatoya. Atangira no kwicuza impamvu yemeye kuva iwabo akaza mu mujyi. Ati byibuze niyo nemera kuzisangira uriya musaza, wenda aribwo byari kumbera byiza kurusha uko nazije kwishora muri uyu muriro ntabizi. Yatangiye kwifuza gusubira iwabo bitagishobotse. Barimo bagenda yagiye kubona abona umumotari arahagaze ati ngaho vaho turahageze. Mbabazi ati none se ahangaha ungejeje niho nakubwiye koko? Umumotari aramubwira ati yego niho. Nuko amubwira aho bageze, ahita yibuka neza ko ariko yasomye kuri ka gapapuro. Nuko arangije aramwishyura. Nuko atangira kwibaza ikintu agiye gukora biramucanga. Yakomeje kwiyumvira ariko ageze aho isoni azishyira hasi n'ubwoba, atangira kugenda abaririza abaza uwanyuzeho wese niba yabaza umukobwa utuye muri iyo quartier witwa Brenda. Bamubaza bati Brenda umeze gute? Nuko agatangira akarya iminwa kuko atari yarigeze amubona habe na gatoya. Abandi nabo bakamuseka bati ariko uyu mukobwa ye wabuze ukuntu ba Brenda bari muri uyu mujyi ari benshi. Mbabazi yakomeje kugenda abaririza ariko rwose byamucanze. Mu by'ukuri umuntu yari azi nimero ya telefone mu mutwe yari anti we, kandi nabwo muri iyo minsi anti we nta telefone yari afite. Byibuze yumvaga iyo aba hari umuntu afite nimero ya telefone yari gushaka uwo atira nuko akamuhamagara, ariko yabuze uko abigenza neza. Ibyo bibazo yari arimo atangira kubura ukuntu agiye kubyikuramo. Byaramuyobeye akomeza kugenda abaririza Brenda. Yageze aho agera ahantu ku kigo kimwe, ahantu hari stock y'ibicuruzwa, mukabona hari umusekirite uharinda. Nuko nawe atangira kumubaza. Umusekirite aramuhakanira ariko aramubwira ati rero wa mukobwa we mugira inama, ubundi bite koko kurimo gushakisha uwo muntu muri iri joro ni amahoro? Njyewe inama nakugira nuko wareka gukomeza ubaza uwo ubonye wese kuko harimo n'abari bukuyobye. None se byakugendekeye gute kurimo kumushakisha iri joro? Mbabazi wari warambiwe kugenda abwira buri wese ibyamubayeho, akamwumvira ubusa ntamufashe, abandi bakamuhemukira yanga kumusubiza. Ati reka ngende niba utamuzi njye gushakira ahandi, ndumva atari ngombwa ko nkubwira inkuru y'ibyambayeho yose. Umusekirite ati wa mukobwa we ubishatse wanyu tuze ureke tuganire, ureke gukomeza gushaka umuntu utazi kuko njye ndi kubona bisa nkaho utanamuzi neza, kuko nukomeza gutyo nturi bubure umusore cyangwa umugabo ukurarana. Mbabazi atushatse kuvuga iki ko njyewe nticuruza? Umusekirite araseka ati ubwo se wowe iyo wirebye ubona uri mubi ku buryo hari uwakwitesha?
turetse kwijijisha ngaho nawe mbwira, reba aho amasaha ageze, saa sita zigiye kugera. Nukomeza kuzana ubwo bujiji nk'ubwo ngubwo rwose biraza kukubera bibi. Nturi bubure umusore cyangwa umugabo ukubwira ko uwo mukobwa muzi, ubundi nimurangiza mugenda akubwira ko agiye kumukwereka, ubundi agukata niwe akuraranida. Nugira amahirwe kugira umugore, nugira ibyago azakumarana iminsi ashaka, narangiza kujugunya, kandi ntacyo uzamushinja kuko ni wowe uzaba waramwishyiriye. Mbabazi ubwoba bwaramwishe, yibutse ukuntu yahemukiwe n'umumama, atekereza noneho ko byamugendekera ari umuntu w'igitsina gabo. Mukarongera atekereza ukuntu abantu baho batandukanye n'ab'iwabo mu cyaro, kuko ari kubona nta muntu n'umwe umufitiye impuhwe. Ubwoba bwakomeje kwiyongera, nuko akomeza gutekereza ku magambo umusekirite yari amaze kumubwira. Nuko ataragira ikindi amubwira, ariko wa musekirite yongera aramubwira ati, ngaho genda niba ushaka kwigemura nakubwira iki? Mbabazi ahita amubwira ati, ubwoba ko bunyishe bwo kugenda, none ubu ndakora iki? Ndarara he? Ndabigenza nte koko? Wa musekirite ati, ngaho niba ushaka ko mufasha ngaho mbwiza ukuri, ubundi byakugendekeye gute? Mbabazi wari umaze kumva umusekirite amugiriye inama nziza, nuko ahita amubwira uko byamugendekeye kose. Wa musekirite ati, urumva rero ko nanjye ntacyo ntagufasha? Urumva nta nimero n'imwe ya telefone uzi, cyangwa se basi ngo ube ugifite iyo telefone yawe? Byibuze iyo tuza kuba twahuye telefone yawe ukiyifite, nari kuba nagufashije. Ubu rero icyo nagufasha ni ukugenda ukaba wikinze hariya inyuma, ukaba uryamye ukihangana nyine, nuko bwamara gucya wenda akaza bari gusubukura izo gahunda zawe. Buriya uko wagira ikibazo ku manywa bitandukanye n'uko wakigira nijoro. Ijoro ni ribi cyane riragatsindwa. Noneho wowe urumva ko nta n'icyangombwa na kimwe ufite ku bintu byawe byose babigutwaye. Urumva utahura n'ibibazo byinshi muri iri joro. Ubu ngubu inzego z'umutekano ubundi zigufashe muri iri joro, urabona badahita bakujyana mu nzererezi. Ryama hano niyo nama nakugira. Mbabazi ati, cyama Imana nkabona itike nisubiza iwacu mu cyaro, feri ya mbere bwacya ngenda, ntago nakongera kuguma muri uyu mujyi. Nuko sekirite ahita amubwira ati, wa mukobwa we rwose numva umbabaje, niba waje wirukankira muri uyu mujyi uzi ko kubamo ari ibintu byoroshye cyane. Ati, niba ari itike yo kugusubiza iwanyu ushaka, ejo rwose nzayigushakira nyiguhe, nzaguha nimero yanjye ya telefone, nugera iwanyu ukazabasha kubona amafaranga, n'uw'imfura uzayanyishyura, ariko nawe nuyabona ntunyishyure kandi uzi ko nagufashije, ubwo nyine uzaba ubaye ibihemu. Mbabazi ati, ni ukuri numfasha ntago nzibagirwa ineza yawe, nzahita nyashaka kandi nzayakoherereza, ntago nzigera nibagirwa ukuntu wamfashije. Nta nubwo ari ibyo gusa, kandi nzahora ngusabira imigisha myinshi ku Mana. Mbabazi yahise agenda ngo yirambike hahantu inyuma y'inzu hasa n'ahihishe. Sekirite nuko amuzanira igikote kimwe mu byo yari afite, ubundi ariyorosa. Imbeho n'imibu n'utundi dusimba by'ijoro byari byinshi cyane, ariko arihangana. Atangira gutekereza ati, Mana yanjye koko, ubu ngiye gukora iki? Ese ubu ngume hano muri ubu buzima bw'uyu mujyi mpangane nabwo, nshaka ukuntu nazirwanaho, nshaka imibereho, wenda nshaka nk'ahantu najya gukora akazi. Ese ubu sekirite nampa amafaranga y'itike nzemere nsubire iwacu mu cyaro? Ese ubu koko ningerayo n'ubundi bakazanshingira kuri uriya musaza, ese nkora iki? Nzahite mbajyana mu bayobozi njye kubatanga? Ese ubu ngiye gukora iki mu by'ukuri? Mbabazi yatekereje byinshi, ariko igisubizo yabonye kirambye ni ugusubira iwabo mu cyaro. Ese koko azajyayo? Ese koko agiye kuguma mu mujyi? Ese koko uri we wakora iki? Ntucikwe rero mu gice gikurikira, kandi rwose nkomeje kubashimira uburyo mukomeje kubana natwe, naho ubutaha ntimuzacikwe mu gice cya 3.
yarasinziriye asinzira azi ko gahunda nta yindi, mu gitondo nagira Imana akibonera itike buri buke yitahira, ibindi bikaza babizi. Agatotsi karamufasha arasinzira, ariko bigeze nko mu ma saa munani n'indi minota mikeya amabandi arabatera. Sekirite yahise abikanga, nuko arahamagara asaba ubufasha. Akimara guhamagara, umwe muri ya mabandi yahise abibona ko sekirite yababonye, nuko bahita bamwataka bamusiga ameze nabi cyane, hafi no kumwica. Mbabazi we aho yari ari, ibyabaga byose yari ari mu kubyumva, ubwoba bwari bwinshi cyane. Yari yabaye nk'igiti yibaza nibaza kumubona nawe uko bibuze kugenda. Yahise yipfukirana na cya gikoti sekirite yari yamuhaye, nuko arihisha, ariko umutima utari hamwe. Ya mabandi kuko yakekaga ko sekirite yayabonye, bahise biba ariko batwara ibintu bikeya ubundi barigendera. Abo sekirite yari yatabaje nabo bahise bahagera, harimo n'ababosi baho yakoreraga. Batangira kugenda bareba ahantu hose, bareba ukuntu byaba byagenze, aho amabandi yaba yanyuze, mbese bareba ibintu byinshi bitandukanye. Mbabazi wari ufite ubwoba bwinshi cyane, yari azi ko ayandi mabandi ahageze aje kwifatanya n'ayo ngayo yari yahageze mbere, nuko akomeza gutitira ahobera ikigega cy'ahantu yari yihishe. Babandi bakomeza kugenda bazenguruka ahantu hose bareba. Mbabazi yagiye yumva ibirenge by'umuntu birimo kuza bimusatira, noneho ubwoba buramwica, umutima utangira gutera cyane, yumva wenda kumuvamo. Atangira gutekereza ati, noneho ibyanjye birarangiye, Mana yanjye ntabari rya none. Akomeje kugira ubwoba bwinshi, yagiye yumva umuntu amukozeho, nuko aramufata cyane aramukomeza, ati ntawe ushikira wabandi we, bagenzi bawe bari hehe? Nuko ahita atangira kuvuga ati, ndakwinginze mbabarira, njyewe rwose nta hantu mpuriye n'ayo mabandi. Wa muntu yumvishe ijwi ari ry'umukobwa yarikanze, ati ntibishoboka. Nuko amukuraho cya gikoti sekirite yari yamutije, arebye isura ye abona ni umukobwa kandi ukiri mutoya. Nuko ahita amubaza ati, none se wa mukobwa we nawe wari kumwe na ya mabandi? Mbabazi ati, oya rwose, njyewe nari nihishe hano, nari mfite ubwoba bwinshi, nari nzi ko nanjye bari bumbone bakangirira nabi. Ambilanse nayo ubwo yahise ihagera, nuko bahita bajyana sekirite kwa muganga byihuse, kuko batekerezaga ko n'ubuzima bwe bushobora kubacika. Mbabazi we yari akiri hamwe na wa mugabo wari wamuguyeho, arimo kumuhata ibibazo, amubaza impamvu yari yaraye aho ngaho, nawe amusobanurira uko byari byamugendekeye. Umugabo ati, ubu se nkwizere ko urimo kuvugisha ukuri? Mbabazi ati, yego rwose ndimo ndakubwiza ukuri, ubu ngubu nta n'ahantu mfite ho kujya. Wa mugabo yahise amubwira ati, ngwino tujyane mu rugo, ubanze utuze uruhuke, dore umeze nk'umuntu wanahahamutse. Baragiye, bagezeyo aramubwira ati, nitwa Peter, hano nkabana na murumuna wanjye ndetse na mushiki wanjye, ariko ubu ngubu ari ku ishuri kuko we aza muri vakansi. Nuko Mbabazi nawe ahita amubwira amazina ye. Peter yahise amwereka icyumba baryamyemo, ati byamuruhuke, ngiye kubanza kwita ku bibazo byabaye, ndebe n'uriya musekirite ukuntu amerewe, ndaza kuza kugaruka. Mbabazi ahita amushimira, ati urakoze cyane. Mbere yo kugenda Peter yahise amubaza ati, ese nta n'umwe waba wabashije kubona isura? Mbabazi ati, oya, kubera ubwoba nari mfite, nta nubwo rwose nari gutinyuka kwikuraho kiriya gikote ngo mbashe kuba hari umuntu nareba mu maso. Peter ati, okay, nta kibazo, ngaho ryamuruhuke, ibindi turaza kubyitaho. Peter yahise agenda atekereza ati, ariko kuki uriya mukobwa mwizeye nkamugirira impuhwe ku buryo bwihuse, none yaba afite aho ahuriye n'ariya mabandi? Ese gute musize mu nzu wenyine? Yatekereje byinshi, ariko umutima ugakomeza kumwemeza ko agomba kumwizera. Mbabazi we yasigaye aho ngaho aryamye, hari ahantu heza kandi ari uburiri bunini cyane bwiza cyane rwose. Nuko abanza kutabona ibitotsi kubera kutahamenyera, ariko ageze aho ibitotsi biramufata arasinzira. Igitotsi kimaze kumuryohera, yagiye yumva umuntu arimo kumunyeganyeza. Yubuye amaso arikanga ko yari abonye ari umusore utandukanye na Peter wari wamusize aho ngaho.
umusore atangira kumutonganya ati wa mukobwa we inde wakunzaniye mu cyumba, byuka nsohokera mu cyumba agira vuba vuba sigenda. Mbabazi atangira kwisobanura ati ni Peter wahanzanye. Nuko umusore ati byuka vuba vuba ariko kuki atakujyanye kuryama mu cyumba cye akakuzana mu cyumba cyanjye, ubundi Peter amupanga iki, uri indaya ye? Mbabazi ati oya rwose njyewe ntago ndi indaya. Umusore ati ngaho sohoka vuba vuba agira vuba ariko. Mbabazi ahita abyuka nuko aragenda yicarira muri salo. Amaze kwicara uwo musore yahise amusanga muri salo ati isaha ngaho uhicaye nkande, ninde ukubwiye ngo wicare hano? Genda vuba vuba wicare hanze utegereze uwo Peter wakuzanye hano ubone kongera kugaruka muri iyi nzu. Mbabazi yakomeje gutindiganya yibaza koko niba ibyo umusore ari kuvuga akomeje, ariko mu gihe agikomeje gushidikanya abona wa musore araje aramufata n'akaboko nuko amusohokana n'umujinya mwinshi amusunika ati vuba vuba icara hariya sinongere kukubona winjira muri iyi nzu. Mbabazi yarahicaye yibaza byinshi atari ko si ubu noneho ibingibi bitangiye kumbaho byo ni ibiki. Akimara kuhicara hashize akanya gatoya Peter yahise aza nuko aza ari kumwe n'umukunzi we Bella ahita abaza wa murumuna wa Peter wari uhagaze aho ngaho inyuma ati Justin ko uyu mukobwa se yicaye hano bimeze bite, kuki utamuhaye karibu? Justin ati muha karibu nkanda ariko wabajije uwo musheri wawe Peter ko ari we wamuzanye, gutaza n'abantu hano muri uru rugo tanambwiye nta n'ikintu na kimwe nzi, none ntagatinyuka akanamujyana kuryama mu cyumba cyanjye, kuki amfata nk'umwanda, kubera icyo ansuzuguza abantu, ni gute atinyuka kuzana umukobwa kuryama mu cyumba cyanjye nta n'ikintu na kimwe ambwiye. Bella wa mukunzi wa Peter ahita amuhindukirana ati none se sheri kuko watinyutse urabikora? Peter atumbabarire Justin kuba ntigeze nkubwira, nihutaga cyane kandi nawe urabizi umaze iminsi utaha mu nshuti zawe, ntago waherukaga hano, ngira ngo ibyo urabizi neza, kandi ikindi urabizi neza kugenda imfunguzo zose z'ibindi byumba wari wazijyanye nkahora nguhamagara ukambwira ko uzazizana. Icyumba cyawe nicyo cyonyine nari narasigaraniye urufunguzo, niyo mpamvu namufunguriye akiryamira. Ubwo urumva ko ibyo bintu hari ikintu byari bitwaye, ko nari nzi ko ndi buze nka guhamagara ukazana imfunguzo z'ibindi byumba watwaye tugafungura nuko akabona aho aryama. Nuko murumuna we Justin akomeza kurakara ati ntago ari uko wagombaga kubikora, kubera iki utamujyanye mu gikoni ngo abe ariho aryama, ko cyo mbizi neza ko cyari gifunguye. Peter ati ko wumva nyine se ari igikoni yari kuryamamo gute, uko ubizi hari matera ijya iba mu gikoni. Justin akomeza kutabyumva ati byibuze niba wari gufata matera yanjye ukayimushyirira mu gikoni akaryama cyangwa se ukayitereka hanze ariko utamujyanye mu cyumba cyanjye. Peter ahita amubwira ati tubireke bro, ngaho mbabarira basi ku byabaye ntago bizasubira. Umukunzi we Bella nawe yahise atangira kumwataka atari ko si ubundi sheri, ubundi urumva ibyo Justin avuga atari ukuri, ni ukubera iki uzana umuntu hano utamubwiye? Ese ngewe kubera iki wazana umukobwa hano utabanje kumbwira? Ese ni umukozi? Ese ni muntu ki mu buzima bwawe? Agiye se kuzajya yibera hano? Ubundi ibyo bimeze bite? Peter yahise abasobanura ukuntu byose byagenze kugira ngo amuzane. Nuko arababwira ati rwose mumbabarire nihutaga, nari mfite ibintu byinshi nari ndimo, nari nzi ko ndi buze kubibabwira, gusa nyine namuzanye hano ngo abe aruhutse, ariko kubera ko nta n'umukozi dufite aramutse abyemeye yatangira akaba akora akazi ka hano ko mu rugo, ndumva nta kintu byaba bitwaye. Bella ahita amubwira ati none se uramuha akazi ko mu rugo yigeze akagusaba? Njyewe ndanumva ibyo wakoze bitari ngombwa, ntabwo wagombaga kumuzana hano. Ni gute ufata umuntu nk'uwo nguwo waraye ku muhanda ukavuga ngo muzanye mu rugo rwanyu? Ese ubundi ubwo umwizeye bingana iki? Peter aramubwira ati nyamara njyewe nabonye nta kibazo cye, reka tumugerageze igihe gitoya tuzaba tumureba. Mbabazi ibyo baganiraga ntago yabyumvaga, yari yabaye nk'uwitaruyeho gatoya mu gihe bo bari barimo kugirana ibiganiro. Peter yahise amuhamagara ngo yegere hino baganire, nuko aramubaza ati ese hari icyo byaba bigutwaye tuguhaye akazi ko mu rugo ukaba uri hano, ko n'ubundi nyine wambwiye ko nta hantu ho kujya
ukabanza ukabona amafaranga, noneho ukazatekereza ku kintu wakora nyuma, wabishaka ukazigendera, cyangwa se wakumva nta kibazo wakomeza kugakora, nuko ugakomeza ukikorera hano ko nta kibazo. Nuko Mbabazi aravuga ati nta kibazo rwose, mwaba mumfashije. Nuko Peter amubwira amafaranga azajya amuhemba. Mbabazi yiterera hejuru kuko yumvaga ari menshi cyane. Nuko Peter aramubwira ati ubwo rero akazi uragatangiye nta bindi. Nuko ahita yaka imfunguzo murumuna we Justin amufungurira icyumba, arakimwereka ati dore ngiki cyumba cyawe. Mbabazi akomeza kumushimira ati nukuri urakoze cyane. Bera wari ukiri aho ngaho yahise atangira kuvuga ngo arumva ashonje. Nuko Peter aramubwira ati reka nshaka utuntu ngutegurira twihuse. Nuko Bera arabyanga ati ariko se kubera icyo wivuna, ngwino tube twiganirira, uriya mukobwa umaze guha akazi se ntahari, natangire nyine agakore. Nuko Mbabazi ahita atangira akazi, Bera amubwira ibintu ashaka kurya. Nuko Mbabazi biramucanga ko yumvaga ari ubwa mbere abyumvise. Aragenda ageze mu gikoni, ahagarara aho ngaho akomeza kwibaza aho ari buhere. Ati se ubundi akora iki? Harya mbwiye ngo mutegurire ibiki? Ese buriya ndamenya mpera he ko ari ubwa mbere mbyumvise? Mbabazi yahise asohoka, areka gukomeza kwihagararaho ngo agende ababwire ko ibyo bintu amubwiye ntabyo azi. Yahise aza abasanga aho bari bicaye barimo kuganira. Ahageze ataragira icyo avuga, ahagaze gusa, Bera atangira kumushihura ati none uhagaze aho ngaho ukora iki? Ibyo wari ugiye gutegura urabirangije? Mbabazi ati oya. Bera ati none urakora iki aho ngaho? Ubwo wabona uje kutwumviriza, dore ko abakozi mukunda inkuru kubi. Subira mu gikoni ubanze ujye gukora ibyo twakubwiye. Ahita amubwira ati ariko sheri wimubwira nabi, nta nubwo basi wanabanza ngo umuhe umwanya wumve niba hari ikintu yaba aje kukubwira. Nubwo uba umuteye ubwoba. Ahita abura n'ahahera avuga icyari kimuzanye. Peter ahita amubaza ati none se Mbaba tugufashe iki? Hari ibintu byagucanze ngo tugufashe? Mbabazi ati yego, urumva ibintu ambwiye gutegura rwose ntabwo nzi ukuntu babiteka, nta nubwo nzi ibyo ari byo. Ikindi kintu cyanyobeye mu gikoni byancanze, iwacu tumenyereye guteka ku nkwi cyangwa ku mbabura. Bera ahita akubita igitwenge ati none se sheri, ubwo rero haguruka ugende ujye kugura inkwi cyangwa ujye kugura umufuka w'amakara? Peter ati ariko ibyo ntabwo ari ngombwa, ahubwo turamwigisha ukuntu ibikoresho dufite hano tubikoresha. Bera ati ngaho nyine tangira umwigisha ubwo ufite umwanya. Ubundi se Mbaba uzi guteka iki? Mbabazi aratangira avuga ibintu byose azi guteka. Ati nzi guteka ubugari, umuceri, igitoki, imyumbati. Bera ahita aseka ataranakomeza kumva ibyo Mbabazi yari arimo kuvuga byose. Nuko abwira umukunzi we Peter ati sinkubeshye ndumva mufite ibibazo bitoroshye. Justin wari wabaye nk'uwigendeye yahise agaruka. Nuko asanga Bera arimo guseka yatembagaye ngo umukozi bazanye n'igitangaza. Nuko Justin nawe utarushotse ahita afatanya na Bera guserereza no kuvugiraho Mbabazi amagambo atari meza. Peter biramubabaza ati nyamara uwo mwanya murimo gufata mumuseka, iyo muba murimo kuwukoresha mumwigisha, ubu ngubu aba amaze kubifata. Justin atuzabaze uwo munyacyaro se ninde wabona umwanya wo kumutaho ngo arimo kumwigisha? Bera akomeza guseka ati mwihorere ntago abizi, niyo yabifata rwose ntago icyaro gishobora guhita kimuvamo aka kanya. Peter ahise amufata ati twigendere mwigishirize ukuntu biriya bikoresho byo mu gikoni tubikoresha, ngufashe unategura ibyo wari ugiye gutegura. Baragiye. Nuko bamaze kugenda, Justin asigara abwira Bera ati sha sinzi niba ibintu ndimo kubona nawe urimo kubibona, ushatse wamenya ubwenge. Iriya ndoro aha reka nicecekere. Nuko Justin ahita anahaguruka arigendera. Bera aramukurikira agenda amwiruka inyuma ati Justin ushatse kuvuga iki?
Justin ati wowe se ntabwo uri umuntu mukuru, nawe ibindi nyine ubyimenyere. Bella byamuteye akantu, nuko ahita agenda yirukanka asanga Peter na Mbabazi mu gikoni barimo baganira. Peter amusobanurira ibikoresho byo mu gikoni ukuntu bikora, agahita amubwira ati shu reka ngufashe rwose mwigishe, wowe wigendere, reka mufashe guteka turaje, wowe wigendere rwose nta kibazo. Peter yahise yigendera, Bella nuko atangira guteka, nuko atangira gutunganya utuntu twose yari akeneye. Mbabazi nawe ahagaze aho ngaho arimo kumureba, yashaka kugira ibyo amusobanuza nk'uko Peter yabikoraga akamusobanurira, Bella ntamuha umwanya wo kumwumva. Nuko akomeje kubona ahubwo Mbabazi arimo kumubaza byinshi, ahita yifatira ekuteri yishyiriramo, nuko yinjira imiziki atangira kwikorera ibintu bye rwose nk'aho Mbabazi ntanura aho ngaho. Mbabazi yaramurebye arumirwa, ati ariko kuki uyu mukobwa koko mbona afite umutima mubi mana yanjye. Bella yari yishyiriyemo ekuteri ngo adakomeza kumutesha umutwe amubaza ubusa, yumvaga rwose atamushishikaje habe na gatoya. Arangije gutegura ya mafunguro yahise akuramo za ekuteri, nuko aragenda aha karibu Justin na Peter ku meza. Batangiye gufungura, Peter ahamagara Mbabazi ngo naze ku meza. Justin ati reka ariko nawe ibyo byabaye hehe? Ndakubwiye ko abantu basangirira ku meza amwe n'umukozi. Atumva muko, ujya ufata ibiryo byawe uhita ugenda warira mu gikoni, warira hanze, sinzi aho uzajya urira, ariko sinkakubone hano ku meza hamwe natwe. Ntuzagaruke hano rwose, sinzongere kuhakubona. Nuko Peter biramubabaza, ariko abura ikindi yakora, kuko yabwiraga murumuna we ati naho wamubuza gusangira hano ku meza amwe natwe, ariko wabimubwira mu kinyabupfura, si ngombwa guhutaza umuntu. Mbabazi yahise yigendera, abandi basigara aho ngaho ku meza. Nuko igihe kiza no kugera Bella aza gutaha. Bella ageze mu rugo yahamagaye Justin ngo baganire, ati ariko cya gihe buriya warushatse kuvuga iki? Induru wavugaga ni iyande? Ni iya Peter? Ni y'uriya mukobwa? Ni iyande? Justin arisekera ati ntushake kumva irimvamo, njyewe hari ukuntu nabibonye, nawe rero uzabyibonere. Bella bimutesha umutwe ati shambwira, gusa nanjye ndumva ntatuje, uriya mukobwa ndimo kumureba akanshisha. Justin ati jya wigirira icyizere ariko wana, urumva ufite ubwoba ko Karyasi azagutwara umugabo? Humura rwose wihangayika, gusa nyine ugire ubwenge. Baganiriye byinshi, Bella asaba Justin kuzamufasha, nuko akazirukanisha Mbabazi uko byagenda kose. Ati ndakwinginze uzamushakeho amakosa ku buryo bazamwirukana, nibidakunda kandi nabwo uzajya umwiyenzaho uko ushoboye kose, kugeza we ahubwe azifata umwanzuro akiyirukana. Justin amwemerera rwose ko icyo kintu azakimukorera. Justin ntako atagize, yatangiye gutoteza Mbabazi, akajya amutonganya, akajya amutuka amuhora ubusa, ibintu byose akamushinjamo amakosa atanakoze, ariko Mbabazi akihangana. Mbabazi ntako atagiraga ngo akore akazi ke neza, ariko buri gihe Justin yazaga amuhora ubusa akamucunaguza, Mbabazi akababara. Ariko nyine kubera ko yari amenyereye ubuzima nk'ubwo ngubwo, nibwo buzima yari yarakuriwemo, ubuzima bwo gutotezwa, kwihangana yari abizi cyane rwose. Yarihanganaga akisekera, rimwe na rimwe akanabifata nk'aho bitanabayeho, yemwe ntanabibwire Peter. Kereka wenda iyo Peter we ahubwo yatahaganuka akabyibonera, akabona ukuntu murumuna we amubangamira, nuko akabwira Mbabazi ati ariko se kuki ibi ngibi bikubaho ntumbwire? Mbabazi akamubwira ko we ntacyo biba bimutwaye, ko kubyihanganira aba yumva biri mu nshingano ze. Mbabazi kandi ntabwo yajyaga atuma amarana akanya na Peter barimo kuvugana, kuko Bella yari yaramwiyamye, yamubwiraga ko adashaka kuzamubonana n'umukunzi we barimo kuganira. Yamubwiraga ko niba ashaka kuramba kuri ako kazi azirinda kujya avugana na Peter. Mbabazi nawe
niko yabikoze rwose. Ntabwo yajyaga avugana na Peter byinshi, yahitaga ashaka ukuntu yagenda iyo yabaga atangiye kumubwira ibintu byatuma bamarana akanya. Peter yageze aha arabibona ati ariko kuki mba mbona uba ufite ubwoba bwo kumvugisha? Uzajya unyisanzuraho kandi nugira ikibazo icyo ari cyo cyose uzajya umbwira. Mbabazi ati yego nzajya nkubwira, nuko agahita yigendera. Nuko yagera hirya akibaza ati ariko ni ukubera iki iyo ndi imbere ya Peter buri gihe mba numva afite ubwoba? Nubwo Bella yambujije kumuvugisha, ariko niyo aba atarabimbujije ntabwo mba ntinyuka kumuvugisha. Buri gihe iyo muri imbere mba numva nabuze aho nkwirwa. Justin nawe yakomeje gushaka ukuntu yamwirukanisha, ariko bikomeza kumunanira. Nta muntu wagiraga kuraje mu kazi, ugira isuku, utuje, ugira ikinyabupfura kandi wihangana yari yarigeze abona umeze nka Mbabazi. Yatangiye kumva nawe amugiriye impuhwe, yumva atangiye no kumukunda ndetse no gukomeza kumutoteza, yumva biramunaniye burundu. Bella nawe yari asigaye akunda kuhaza cyane, bisa nkaho aba aje kuneka kugira ngo arebe uko Mbabazi aba yifashe ku mukunzi we Peter. Yumvaga adatuje, yari yaragize amakenga, yatekerezaga ko hashobora kuba hari ikintu kiri hagati ye na Peter. Iyo Mbabazi nawe yamubonaga yabaga yumva rwose bimubabaje, ko yarazaga akamwiyenzaho, akamuha imirimo myinshi itarangira, akamucunaguza, akamubwira gukora umurimo umwe n'undi utararangira, ndetse akabona arimo kumubangamira cyane. Ako kanya rero Bella akihagera yasanze Justin amaze guha Mbabazi imyenda yo kumesa. Nubwo yari amaze kubibona ko bamuhaye imyenda myinshi yo kumesa, nawe yahise amubwira indi mirimo agomba gukora. Mbabazi ati nabyo ndaje mbikore, ariko Justin yarambwiye ko iyi myenda yikeneye cyane, ko ari buze guhita yambara mu kanya. Reka mbanze nyimese nindangiza n'ibyo mbwiye ndahita mbikora. Bella ati ariko kumesa iyo myenda ntibigoye kandi hari imashini imesa, wayikoresha mu gihe nyine urimo ukora n'ibindi. Mbabazi ati ariko sindamenya kuyikoresha, niyo mpamvu mba nabyihoreye nyine nyikoreshereza amabase nk'ibisanzwe. Ngiye kubanza nyimesere mu ibase, nibirangira ndahita nkora n'ibyo bindi uri kumbwira. Bella ati ariko kuki utumva ngwino nkwereke ko bayikoresha, wowe hari imashini none ngo ugiye kumesera mu ibase? Ubundi wumva ubwo buturage bwawe buzagushiramo ryari? Mbabazi yahise azazanye na ya myenda yose, nuko Bella amwereka uko ayishyiramo. Mbabazi ati none se hano ntago bisaba kuyivangura ngo nyine wenda mbanzemo imyeru ndebe ivamo irangi nyishyire ku ruhande nze kuyishyiramo ukwayo, ndabigenza gute? Bella ati ariko ibyo urimo wibaza ni ibiki? Kubona iyo ari imashini nyine wumva ko ari kimwe n'iriya basiya wari ugiye kumiseramo? Fata iyo myenda yawe yose uyishyiremo, ntacyo bitwaye, nta kintu biri buze kwangiza. Mbabazi yayishyizemo uko yose yakabaye, yivamo irangi n'imyeru yose bari bamuhaye, abikubitiramo byose icyarimwe. Aho ku ruhande hari ubwoko bw'amasabune butandukanye, hari amasabune y'amazi, za jinki n'andi moko yose. Mbabazi ayoberwa izo ari bushyiremo n'izo ari bureke. Bella ati shyiramo zose, nuko Mbabazi abikora uko bari bamubwiye. Nuko abisiga mu mashini ajya kuba yikorera indi mirimo. Nuko Bella nawe aragenda ajya kwirebera umukunzi we. Mbabazi yagiye mu yindi mirimo, nuko agarutse akubise amaso ya myenda arumirwa, ayoberwa niba ari buyanike cyangwa se niba ari buyijugunye. Bella nawe aho yari ari kumwe n'umukunzi we barimo kuganira, yatangiye kumubwira ati ariko se sheri, kiriya gikorwa koko kari ikijiji, ni ukubera iki mutakirukana? Njyewe nitumara kubana nizere ko uzandika nkihitiramo umukozi usobanutse, uzi ibyo akora ibyo ari byo, atari gupfa gutoragura uwo tubonye. None se nka buriya nk'uriya mukobwa koko ubu mutunze hano mu biti? Peter ati sinzi impamvu Mbabazi mutigeze muhuza nyamara n'umwana mwiza.
umukozi mwiza unafata vuba. Vera arahigima ati ndabizi n'ubundi ko utamuvuga nabi, noneho ariko nubona ibyo yakoze uri buze kumirwa. Peter arikanga atakoze ibiki se? Vera ati ndumva nabuze naho nabihera, cyakoze ari njyewe nahita mwirukana. Peter ahita ahaguruka kugira ngo ajye kureba Mbabazi ibyo yakoze. Vera nawe ahita agenda, nuko baragendana basanga Mbabazi ahagaze imbere ya myenda yumiwe yabuze n'icyo yakora. Kubera ibintu yari yagiye avangavanga atabizi, yasanze imyenda yose yahindutse umweru, yari irimo amabara yuzuyemo ibizinga, nuko ari ibintu rwose ubona biteye ubwoba. Nuko Peter aramubwira ati none se koko Mbaba byakugendekeye bite? Ko ubundi nzi ko ikintu utazi ubanza ukabaza, ni ukubera iki noneho wabigenje gutya? Bera ahise amwicira isiri ati nuvuga ko ari njyewe wabikubwiye urambona. Mbabazi yabibonye ahita avuga ati mumbabarire, iriya mashini imesa ntabwo ndamenya kuyikoresha neza, n'ubwoko bw'imiti n'amasabune nakoresheje ntabwo ndamenya kubikoresha neza, gusa numvaga ko ari ibintu bishobora kuba bitagoye cyane, nuko ndagerageza mbikora ntabajije. Mbabazi ariko nubwo yavugaga gutyo, yabivugaga ubwo bari bwose, yizeye ko ibyo bintu noneho bitari buze kumugwa amahoro. Nuko Peter abonye ubwoba ari kubivugana ati tuza, amakosa ni ayacu, twagushyize mu kazi nta orientation n'imwe tubanje kugukorera ngo twereke ibintu bya hano byose uko bikora, utubabarire ni twebwe twabiteye. Nuko atangira kumwigisha, atangira kumwereka ati iyi ni isabune dukoresha tumesa bisanzwe, wayimesesha mu myenda iyo ari yo yose. Aramwereka ati uyu ni umuti ushobora gukuramo amatashe mu myenda cyangwa se ibizinga, ariko ukoreshwa ku myenda y'umweru gusa, kuko iyo ushyize mu myenda y'ayandi mabara, amabara yose ahita avamo ugasanga itangiye guhinduka umweru. Niyo mpamvu nyine ubona ariko byagiye bikugendekera. Nuko akomeza kumusobanurira ibintu byose. Mbabazi nawe amubaza ibyo yashakaga kumubaza byose. Mbabazi aramushimira ati urakoze cyane, ariko rwose numva nahita nigendera, kuko Justin nansanga hano ntabwo rwose ndi bumukire, ndumva nafatira twanjye twose nkagenda. Peter ati tuza ndaza kumuvugisha. Bakiri aho Justin ahise yinjira, yumva barimo kumuvuga. Ati uraza kumvugisha ibiki? Mbabazi ahita apfukama aho ngaho hasi atangira gusaba imbabazi ati Justin ndakwinginze mbabarira, ibyo nakoze biteye ubwoba, ariko ndakwizeza yuko bitazasubira, mbabarira ndakwinginze. Justin wari usigaye amugirira impuhwe ndetse yumva anamwikundiye, ariko nta muntu n'umwe ubizi, yahise amufata akaboko amuhagurutsa aho ngaho hasi aho yari apfukamye. Ati ahubwo njyewe mbabarira ko nta gusobanurira ko ibintu bya hano byose bikora, nari nzi ko ndimo kuguhima ngo bizagucange, none ahubwo dore ni njyewe bigizeho ingaruka. Mbabarira kandi guhera ubu ngubu rwose ahantu hose uzajya ukenera ubufasha uzajya umbwira ngo ufashe, ikintu cyose uzajya uba utazi uzajya umbwira ngo usobanurire. Buri wese yaratunguwe, ntabwo wumvaga ukuntu Justin wamutotezaga tukamucunaguza ibintu nk'ibyo byaba noneho akanamusaba imbabazi. Nuko Bella na Peter bararebana barumirwa, bahita banigendera, basiga aho ngaho Mbabazi na Justin bonyine. Nubwo bagiye ariko Bella umujinya wari wose wari wamwishe cyane, atari ko ni gute umuntu akora amakosa ntahanwe, ahubwo akaba ari mwebwe mu musaba imbabazi. Uriya mukobwa ibyo akora byose nimwe mu mworora, muzatangara noneho yakoze ikintu kirenze kiriya gishobora kwangiza n'ubuzima bw'umuntu, ni ukubera iki mutamuhana? Peter ahita amubwira ati ariko Bella tuza rwose, none se ikibi dukoze ni iki? Iyo umuntu akoze ikosa uramukosora, rero ndumva ntacyo bitwaye kuko ni inshuro ya mbere yarakoze amakosa nk'ariya, ikibi ni ukubisubira.
nuko Bella ahita yikubita ngo atahe, ati ukuntu uhora ushyigikira uriya mukobwa rwose bimaze kundenga, ahasigaye uzahitemo hagati yanjye nawe, mbona hagati yanyu n'ubundi atari gusa. Nuko Peter atangira kumusobanurira ati nyamara hagati yacu nta kintu kirimo, nuko mba ndimo kumufasha ngo musobanurire kuko mba mbona mwese musa nkaho mwamutereranye. Nuko Bella ntiyabyumva aramusezera arigendera ngo ngaho nakomeze akumane n'uwo mukobwa kuko babona n'ubundi ari bashyigikiye, wowe nta kintu akivuga ngo amwumve. Peter akomeza kumwinginga amubwira rwose ko ashatse yatuza, ko hagati ye na Mbabazi nta kintu kirimo. Mbabazi we aho yari ari kumwe na Justin yararimo amubaza ati ubu si imyenda nyite nyanike nkora iki koko? Justin ati simbizi, niba uyita sinzi icyo uri buyikoreshe, gusa njyewe uko nkurikije ukuntu ndi kuyibona ntabwo nzongera kuyambara. Mbabazi akomeza kumusaba imbabazi, Justin amubwira ko nta kibazo ko yamubabariye, nuko nawe amusaba imbabazi ko yamutotezaga, atari ko humura rwose ntabwo nzongera kubikora kuko mbonye ingaruka zabyo. Justin ahita yigendera, Mbabazi nawe agasigara areba mu twenda dushobora kuba tukiri tuzima ngo aze kuza kutwanika azajya twiyambarira, dore ko yari yifitiye n'agakanzu kamwe gusa. Bella we yaragiye ageze mu rugo uburakari ari bwose, ahita ahamagara Justin ati ariko ni gute tugirana deal warangiza ukantenguha? Twumvikanye kuri uriya mukobwa ugomba gukora uko ushoboye kose akirukanwa, none reba ibyo wakoze. Nk'iriya yari impamvu ifatika yo kugira ngo ahite agenda, wari kwisaza nuko ugahita rwose wumvisha Peter ko agomba kumwirukana kandi byari guhita biba. Justin ati mbabarire Bella, rwose njyewe ntago iyi mipango yawe nkiyirimo, ntago Imana igiye kuzampanira ubusa. Uriya mukobwa ni Imana y'u Rwanda, ni marayika wibereye mu isi, rero rwose ngize uruhare mu guhungabanya ubuzima bwe Imana yazabimbaza. Imipango yawe nayivuyemo ntago nzongera kubyinjiramo, ntuzongere kubinshyiramo, wowe uzabyikemurire wenyine. Peter kandi ubwe niwe wamwizaniye, namubonaho ikosa azamwirukanire, njyewe umukino wawe ntago nakomeza kuwujyamo. Mukahita anamukupa. Bella byaramubabaje cyane, ahita avuga ati nubwo wanze kumfasha njyewe nzabyikorera. Uriya mukobwa uko mubona rwose ashobora kuntwara Peter, ni ibintu mba mbona n'amaso yanjye. Nzakora igishoboka cyose, ariko umukunzi wanjye nta mukobwa n'umwe ugomba kumukoraho. Bella byari bisigaye bimubabaza cyane kubera ko couple yabo ntago yari ibanye neza muri iyo minsi, bari basigaye bahora bashwana kandi nta kindi bapfaga usibye Mbabazi. Bella yahoraga abwira Peter ko agomba kuvana Mbabazi aho ngaho, ariko Peter nawe akamubwira ko atashobora kubikora kubera ko nta kosa na rimwe yabaga amubonaho. Mushiki wa Peter nawe wari umaze iminsi ku ishuri yageze aza muri vakansi, maze ahageze ahita yishimira Mbabazi, bahita bamenyerana cyane, bahita batangira kuba inshuti wagira ngo basanzwe baziranye. Babaga bishimanye mu rugo, basinziraga mu masaha akuze y'ijoro barimo batera story baseka baganira, bishimanye cyane ku buryo butangaje. Basaza be bakamubaza bati ariko se hari ahantu wari usanzwe uziranye na Mbabazi? Nuko akababwira ko ari uko bahise bahuza gusa bakibera inshuti nta kindi. Nuko akababwira kandi ko yahise amwikundira kubera ukuntu yasanze ari umwana mwiza. Nubwo basaza be babyishimiraga, ariko Bella we byaramuryaga cyane kubera ko urwego nk'urwo rw'ubucuti ntago yari yarigeze arugeraho hagati y'uwo mushiki wabo Jane. Rwose byaramubabaje kubera ukuntu yabonaga we na Mbabazi babanye. Ibyo byose byaramubabazaga kuko yabonaga Mbabazi amuri imbere ku mpande zose.
Justin nawe yarasigaye akunda kuza kuganiriza Mbabazi bakiganira ibintu byo mu buzima busanzwe, ariko yabaga arimo no kumwinja ngo yumve koko niba ibyo akeka ari byo ko mukuru we Peter baba bakundana, ariko baganira akumva mu biganiro bagiranye Mbabazi amubwira yuko nta kintu kiri hagati yabo. Justin yakomezaga kubikeka kuko yabonaga ko ari ibintu byigaragaza, yabonaga ukuntu mukuru we amwitaho, ukuntu amufata, uburyo aba ari hari umuntu umuvuze nabi, akabona mukuru we ko byamera kose hashobora kuba harimo urukundo. Nubwo nawe yabaga yumva amukunze, ariko yanze kubihubukira ngo ahita bimubwira by'ako kanya, nuko arabyihorera, arabanza abigenza gakeya ngo abanze arebe mukuru we Peter koko niba atamukunda. Umunsi umwe Mbabazi yaricaye areba ukuntu abantu bo muri urwo rugo basigaye bamukunda bose, nuko atekereza kugira ngo aze kugera muri urwo rugo ko umuntu wabigizemo uruhare ari sekirite wari wemeye kumucumbikira. Atangira gutekereza ati ariko se dusuba ameze ati, ese ubu yarorohewe, ese ubu ngubu amerewe gute? Nuko yumva umutima uramwemeza kujya kumureba. Icyo gihe yiyemeje kubiganirizaho Peter kugira ngo azajye kumusura. Peter yarageze avuye ku kazi amaze kuruhuka, nuko Mbabazi ajya kumureba amubwira ko yifuza ko bavugana. Peter yaratunguwe cyane ndetse aranishima, yishimira kubona Mbabazi aje kumureba, ariko ntiyamwereka ko bimushimishije cyane. Nuko Mbabazi aramubaza ati ese ufite umwanya twaganiraho gatoya? Peter aramubwira ati yego nta kibazo rwose, umwanya wundi awufite twavugana. Mbabazi ahita amubwira ati nyine ikintu gitumye nza kukureba, nashakaga kukubaza amakuru ya wa musekirite, ese aracyari mu bitaro cyangwa waramusezereye, ese ubundi ameze ate? Peter aratungurwa kuko ntago yari azi ko amushakira ikintu nk'icyo, ahita amubwira ati araho, yarakomeretse cyane nyine bikabije, ariko ubu ngubu ameze neza, atangiye gusa naho yoroherwa, ariko aracyari mu bitaro. Mbabazi ati ese ko nashakaga kuzajya kumusura wamuruhushya? Maze iminsi ntekereza ukuntu yari yemeye kumfasha, none nkaba ntajya no kumusura ngo ndebe uko ameze, nkumva rwose nanjye binteye isoni. Mubinyemereye mwazampa akanya nkazajya kumusura. Peter ahita amubwira ati nta kibazo, n'ejo nanjye nari mfite gahunda yo kuzajyayo, wazaza tukazajyana. Mbabazi aramushimira, bahana gahunda y'isaha bazagendera. Ku munsi wakurikiyeho isaha bari bahanye yageze bamaze kwitegura. Nuko barangije kwitegura, Mbabazi ajya mu modoka ya Peter ngo bagende. Nuko ashaka kwiyicarira inyuma, ariko Peter ahita amubwira ati ngwino wicare imbere tugende tuganira, kubera icyo ushaka kunyicisha irungu. Mbabazi aramwenyura ati nari nzi ko naba nkubangamiye, hari abantu bakunda kugenda mu modoka batavuga. Yahise yicara imbere nk'uko Peter yari abimubwiye. Nuko Peter ahita amubwira ati ndaje gatoya, hari akantu nari nibagiwe. Peter amaze kugenda, Bella yahise ahagera. Nuko abonye Mbabazi yicaye mu modoka ya Peter, noneho yicaye no mu mwanya w'imbere aho yajyaga akunda kwicara, ishyari riramwica cyane, atangira kutongana. Nuko ahita akingura ashaka no kumusohora, ati sohoka vuba vuba, gute wicara mu modoka ya Peter? Uwo mwanya wicaye muzika ari njye wundi ujye wicaramo gusa? Mbabazi ati none si uyu mwanya kutanditseho izina ryawe koko, ubwo nabyo ngiye kubizira? Nuko Bella biramubabaza cyane, ati noneho ndumva ushaka kuba umusimbura wanjye, ndavuze ngo sohoka. Mbabazi abanza kwanga gusohoka, Bella ahita amufata akaboko, nuko aramukurubana. Mbabazi yanga gushwana nawe, nuko arisohokera yihagarara aho ngaho inyuma y'imodoka. Bella ahita yinjira, nuko yicara aho Mbabazi yari yicaye, arangije arafunga. Peter yahise agaruka, nuko yinjira mu modoka aricara, atabanje no kureba yuko aho yarasize Mbabazi ari Bella uhicaye. Ntabwo yamurebye mu maso, nyine yahise yinjira, nuko ashaka guhita atangira gutwara.
ariko nyine mu gihe agiye guhagurutsa imodoka yabanje kubaza Mbabazi niba yaba yibutse kwambara sentire, nuko aranamwitegereza nyine ngo arebe ko yayambaye kugira ngo bagende. Nuko ariko akubitwa n'inkuba abonye atari Mbabazi ahubwo ari Bella uhicaye. Nuko ariko ubwoba buranamwicaye ikangamo ati Bella ugeze hano gute? Bella ati tangira utware imodoka tujya aho mwari musohokanye. Peter ati ninde wakubwiye ko njyewe na Mbabazi twari dusohotse? Nuko Peter biramucanga ahita asohoka mu modoka abona Mbabazi yari aho ngaho inyuma y'imodoka, niho yihagarariye rwose yiturije. Ati Mbaba kuki wasohotse mu modoka? Nuko Mbabazi amusobanura uko byose byagenze. Nuko Peter ati ariko se gute wabyemeye akagusora mu modoka ukemera koko? Mbabazi ati ese ariko nari gukora iki kindi? None se nari gufatana nawe tukarwana? Nari gukora iki? Peter ati oya rwose nubwo ibyo wakoze ari byo utagombaga gushwana nawe, ariko nanone uritonda rwose ku buryo bukabije. Ntabwo wari kubyihorera gutyo gusa, ntuze no kundeba ngo mbwire ibibaye. Ngwino tugende vuba, injira mu modoka tugende. Peter yahise abwira Bella ati fungura vuba vuba maze usohoke. Bella ati sinsohoka. Gute usohokana n'umukozi wawe usize umukunzi wawe? Peter ati nta byinshi tuvugana, nsohokera mu modoka. Bella ati simvamo. Peter ati sohoka bitaraba nabi njyewe ngo nze nkwisohorere. Bella ati ariko njyewe nakubwiye yuko ntari busohoke. Ati imodoka tugende dusohoke nk'uko mwari musohotse. Peter ati ariko se ninde wakubwiye ko twari dusohotse? Bella ati ariko se ubundi Peter ni ukubera iki washobora gufata umwanzuro nk'uyu hari ahantu ujyanye n'uyu mukobwa nta n'ikintu umbwiye koko? Ese njyewe nawe ntabwo tugikundana, ibyacu byararangiye mbwira. Peter ati ibyo ngibyo uzabimbaza ikindi gihe, wakabaye wabimbajije mu buryo bwiza aho kugira ngo uze utangire gushwana. Ndavuze rero ngo sohoka, ibyo bindi uzabimbaza ikindi gihe, kandi rwose urimo uradukereza dore amasaha atangiye kudufata. Bella akomeza kwanga gusohoka. Nuko Peter aragenda amufata ukuboko ngo amukuremo ku ngufu, ariko Bella abonye ko ibintu bikaze ahita afata umwanzuro nyine wo guhaguruka ngo asohoke. Nuko arasohoka, Mbabazi arinjira. Peter arangije afunga umuryango, nuko yicara mu modoka ngo bagende. Ariko mbere yo kugenda aramubwira ati Bella uri umukobwa mubi rwose, nta kinyabupfura ugira, uhitwara nabi cyane. Ibyanjye nawe manza binarangiriye ahangaha, sinkibashije kwihangana. Nakwihanganiye kenshi ariko uyu munsi bwo birandenze. Bella ahita amubwira ati wivunika umbwira amagambo menshi rwose, ni ibintu nzi kandi nanjye bwanjye niboneraga. Ndabizi neza ko hagati yanjye nawe nta rukundo rukirimo. Ngaho genda uzagira ibihe byiza n'uwo mukozi wawe niyo nkandagira bitabo yawe. Peter aramwihoreye, nta wundi mwanya yari afite wo gutirana nawe amagambo. Aramureka nuko barigendera bajya kwisurira security. Bagezeyo basanze ameze neza, abonye Mbabazi arishima cyane. Ati ndishimye, nari nzi ko babagizi ba nabi nawe bakugiriye nabi, none Imana ishimwe ndabona wowe umeze neza. Mbabazi ati Imana yarandinze kandi nawe nishimiye ko urimo koroherwa. Amezi umaze mu bitaro ni menshi cyane, warababaye cyane rwose, Imana yakinze ukuboko. Bakomeje kuganira, Mbabazi amubwira ko ineza yamugiriye ayizirikana kandi kamusabira imigisha ku Mana. Igihe cyaje kugira nuko bamusezeraho barataha. Barimo bataha banyuze ahantu hari imyenda myiza Peter yakundaga no kugurira. Nuko arebye ukuntu Mbabazi ahora mu kenda kamwe ari nako yari yambaye, nuko biramubabaza atekereza kuba yamugurira imyenda ariko abura ahantu abihera. Nuko kubera ko aho hantu bagiraga imyenda y'abagabo n'abagore, yahise amubwira ko ashaka kugura imyenda, amusaba ko yamuherekeza. Yahise amuherekeza, nuko Peter aragenda. Arangije kugura ahita amubwira ati none se Mbaba ubu ndagura njyenyine, nawe gira imyenda uhitamo sibyo?
reba iyo ushima rwose humura ndayikwishyurira. Mbabazi yahise atangira gucagura ariko imyenda yose yipimye ikamubera cyane. Abacuruzi nabo bakongeramo urusenda n'umunyu kugira ngo Peter yose ayishyure. Ati rega yose muri buyitware, sheri wawe rwose araberwa cyane. Kandi koko nibyo, ntago babeshyaga, yabaga yayambaye nuko yose ikamubera cyane ku buryo Peter nawe byari byamutunguye. Ntago yari azi ko Mbabazi yaberwa kuri urwo rwego. Gusa icyo abo bacuruzi batari bazi nuko Peter atari umukunzi we. Peter yahise yishyura ya myenda yose Mbabazi yari yacaguye, nuko Mbabazi yumva bimuteye ubwoba ashaka no kubyanga. Nuko ariko Peter aramubwira ati humura rwose nta kibazo, yose yitware. Barimo basohoka bataha, Mbabazi yakubitanye n'umukobwa bari baturanye iwabo mu cyaro ariko nawe wari usigaye yibera aho ngaho mu mujyi. Nuko barasuzanya ariko ikintu cya mbere Mbabazi yamubajije ni nimero ya telefone ya Ange niba yaba ayifite. Nuko kubw'amahirwe abona uwo mukobwa arayifite ahita anayimuha. Mbabazi kubona nimero ya telefone ya Ange yahise amera nk'ubonekewe, yarishimye cyane ku buryo budasanzwe. Yari yarapanze ibintu azagura mu mafaranga yari amaze kugira harimo na telefone. Ntabwo yihanganye rero yahise ayigura. Nuko ahamagara Ange babanza kubura icyo bavugana kubera gutungurwa kuvanze n'urukumbuzi rwinshi cyane. Mbabazi amubwira uko byamugendekeye kose, Ange nawe amubwira amakuru y'iwabo uko bimeze. Aca amakuru y'iwanyu yose meza. Bamaze kugenda cya gihe nuko bakomeza gushaka barakubura. Bamaze kukubura burundu, anti wawe atangira gushwana n'umugabo we amushinja ko ari we wagutorokesheje. Nuko bakajya bahora bashwana buri munsi, bakajya barwana iwanyu nyine hahora intambara. Nuko bigeze aho anko wawe aza no kumutarigendera yisangira undi mugore, ubu niwe bari kumwe. Mbabazi arababara ati ubwo anti abaye hate n'abariya abana bose koko ko nta kazi agira, ko twahahishaga udufaranga nabaga nacuruje imbuto mu isoko iyo anko yabaga yanze kuduha amafaranga yo guhaha, ubu noneho kuko abigenza ate? Ubu se abana biga gute? Ndumva anti atorohewe pe. Nuko Ange akomeza kumubwira ati disi uri umwana mwiza, nyumvira n'izo mpuhwe zose umufitiye n'ukuntu we yaguhemukiye. Nuko Mbabazi aramubwira ati impuhwe zo ngomba rega kuzimugirira, uriya ni nka mama wanjye nubwo yampemukiye ariko njyewe mufata nk'umubyeyi wanjye kuko nubwo yampemukiye ariko yarandeze. Bakomeje kuganira byinshi. Nuko Mbabazi aramubaza ati none se amakuru ya cya gisaza bashakaga kunshingira? Ange ahita amubwira ko nawe yashatse, ubu ngubu afite undi mugore. Mbabazi arishima araniruhutsa ati noneho nshatse nanakigarukira. Ukwezi kwenda gushira, Mbabazi yabwiye Peter na Justin ko abashaka. Mushiki wabo Jenny we yari yarasubiye ku ishuri. Mbabazi yahise ababwira ko abashimira ko bamufashije ariko kanabasezera. Abibabwiye bose baratunguwe cyane ariko kandi biranababaza cyane kuko batifuzaga ko yahava. Ababwira ko amaze iminsi abitekerezaho kandi ko icyo aricyo cyifuzo yumva afite rwose ko agomba gusubira iwabo. Babwira ko impamvu yari yamuzanye mu mujyi ahunga mu cyaro ko yarangije gukemuka, ko wa musaza bashaka kumushyingira yashatse undi mugore. Baramwinginze ngo ahagume ariko aranga. Nuko ababwira ko umwanzuro urangije kuwufata ko agomba gutaha, nuko agasubira iwabo. Buri bucye asubira iwabo, Peter yafashe umwanya munini cyane nuko baraganira. Atari ko se umbwije ukuri ni ukubera icyo ugiye? Mbabazi amubwira ko impamvu nta yindi, ko anti we umugabo we yamutaye kandi ko afite abana batoya kandi ko nta kazi agira. Amubwira ko abyaye vuba, mbese nyine ko afite ibibazo byinshi. Nuko amubwira ko impamvu agiye ari ukugira ngo ajye kumufasha nta kindi. Byahise biba ngombwa ko amuganiriza ubuzima bwe bwose yaciyemo. Peter amenya ko ari imfubyi, ko nta bandi bavandimwe agira,
ndetse ko atanashoboye gukomeza kwiga kaminuza. Peter yamusezeranyije ko batazamwibagirwa, ko hari byinshi byiza bamwigiyeho mu gihe gito yabamaranye, ko yari nk'umuvandimwe kuri we. Mu gitondo kare kare bwakeye bagenda, bose Peter na Justin baramuherekeje ngo bajye no kureba iwabo bahamenye. Bagezeyo basanga agace k'iwabo ni keza, ni ahantu mu cyaro ariko hateye imbere, ariko babonye akazi iwabo babagamo nuko birababaza cyane kuko babonaga ari ahantu hatameze neza, bisa nk'aho ubuzima babayeho bugoranye cyane. Byaragaragaraga yuko rwose ari abakene. Anti we yabonye Imbabazi nuko abona ukuntu aretse akazi akaba agarutse kumureba, arishima ati nari nzi ko wantaye kubera ibyo nagukoreye byose. Yahise amusaba imbabazi imbere ya Peter na Justin kubi byose yamukoreye, anamushimira imbere yabo ukuntu ari umukobwa mwiza, imbere n'inyuma adashobora kubona uko yasobanura. Peter aterega wivunika, natwe twarabibonye mu minsi mike yatumaranye, ibyo ni ibintu twiboneye, ni umukobwa mwiza cyane. Imbabazi isoni ziramwica ati murekere aho namwe murimo kuntera isoni. Bidatinze Ange nawe yahise ahagera nuko barahoberana cyane, dore ko urukumbuzi rwari rwose. Nuko Imbabazi ahita bashimira Ange ukuntu ari inshuti ye, ko ari we bapanganye umupango wose wo gucika. Bakomeje kuganira ariko bigeze aho Peter na Justin barasezera ngo batahe. Mu kubasezera Imbabazi kwihangana byaranze nuko ararira. Bamusezeranya ko bazajya bamusura kenshi, kandi basaba anti we nawe kuzajya amubura uruhushya nuko akaza kubasura, nuko arabibemerera. Nuko Imbabazi arababwira ati muzansezerere Jane, ndabizi neza ko bizamubabaza ariko nta kundi byagenda, tuzajya dukomeza dusurane. Baragiye Ange na Imbabazi basigara aho ngaho baganira. Ange amubwira ati shaba reba ati ko nabonye ari beza cyane we. Imbabazi ati ubwo wabakunze nakumvise. Ange nawe aramuserereza ati ubwo se wowe utambeshye, buriya nta kantu na kamwe uba wumva muri bariya bombi. Imbabazi aramubwira ati nkubwije ukuri ntakubeshye rwose, uriya mukuru niwe nkunda cyane, uriya witwa Peter. Ntabwo ari ukuvuga yuko yamfashije, ahubwo ku nshuro ya mbere nkimubona nahise numva mukunze cyane. N'ubu ngubu nuko, ariko nyine mba ndwana no kubyikuramo kuko ndabizi neza ko adashobora kunyumira. Reba nawe ukuntu ari umuntu wiyubashye, umusore mwiza kuriya, ntabwo yakunda umuntu nkanjye, ni ibintu bigaragara. Noneho nyine ukuntu ari umuntu mwiza byo ntabwo nabasha kubigusobanurira. Wumve ngo ndamukunda ariko nyine nta kundi nabigenza, gusa nyine ibyo nkubwiye uceceke ubimere, sinzagira aho mbyumva. Nuko Ange araseka cyane ati harya uriya mukuru niwe witwa Peter? Uzi ko njyewe ahubwo ndukunda nakikundira uriya mutoya Justin, siko wambwiye harya siko yitwa? Nuko Imbabazi aramubwira ati sha nyine buri wese agira uko akunda, ariko njyewe nyine nkunda Peter. Ange ati none se wazaretse gukomeza gupfiramo imbere ukabimubwira? Imbabazi ati ibyo bintu rwose ntago nabitinyuka, ntago nzigira mbivuga, nzemera mpfana urwo rukundo, ariko sinatinyuka kujya imbere y'umuhungu ngo nature mvuge ngo ndagukunda. Ntago nzigira mbikora, kireka ngize Imana nawe akaba nkunda akabinyibwirira, nubwo ari ibintu bitashoboka, ariko nyine wumve ko ntashobora kubimubwira. Bakomeje kuganira, bari bakumburanye, story zari nyinshi cyane, baravugaga ntizirangire. Iminsi yakomeje kwicuma nuko ariko bagakomeza nyine kujya bavugana. Bakomeje kujya bagerageza kumenya amakuru ya Imbabazi nk'uko bari baramusezeranyije ko bazakomeza kumubera nk'umuvandimwe. Niko byagenze, ntabwo bigeze bimera nka kwa kundi abantu batandukana bigahita birangiriraho. Bakomeje kujya bavugana ndetse bakanasurana. Igihe cyaje kugera, Peter yumva bitangiye kumurenga, atariko nzakomeza guceceka kugeza ryari? Ndumva ntagishoboye gukomeza kubikira ibanga, ngiye kurimena.
ibanga yavugaga nta rindi usibye kuba akunda Mbabazi. Nuko yaje kubwira Mbabazi ko amukunda cyane. Mbabazi biramutungura kuko ni ibintu atajyaga atekereza habe na gatoya. Yari azi ko umusore nka Peter adashobora kumukunda. Yarishimye cyane ku buryo yumvaga nawe ubwe atari kubyumva neza. Nuko batangiye gukundana. Justin akimara kumenya ko bakundana ntabwo byigeze bimutungura cyangwa se ngo bimutere umutima mubi kuko nawe yakundaga Mbabazi cyane, kubera ko n'ubundi yari asanzwe abikeka yuko mukuru we ashobora kuba amukunda cyane kandi ntabwo yashoboraga kumuvundira cyangwa se kumushwanira. Nuko nyine arabyihanganira. Mbabazi kuva yatangira gukundana na Peter niyo yari intangiriro y'umunezero. Yamubereye imfura, baza no kubana amubera umugabo mwiza cyane. Bwa buribwe bw'ubuzima bwose yanyuzemo bwari bwarasimbuwe n'umunezero yari asigaye afite, ku buryo yajyaga yicara akabwira Peter na famiye yabo yose ati muri umugisha kuri njyewe kuko inzira y'umuruho yose nanyuzemo yanyoboraga ku munezero wanjye kuko muri umugisha wanjye. Ndabashimiye ko mwabanye natwe. Niba warakunze iyi nkuru duhe komenti kandi nadufashe gusharinga ku bandi bantu uzi bashobora kuba bakunda story. Imana ibahe umugisha. Ndabakunda cyane. Naho ubutaha bari kumwe nanjye Nemo.